yamwigishije ibintu bimukoraho yumva niwe ariko ngo noneho undi muntu bari kumwe ngo aramubwira ariko ashobora mujye yaratwigishije we ngo akatwigishije ikisa kagakubitwa n'inkuba undi aramubwira ariko nkubaza n'abashumba b'inka ntibagitukana bene iryo jambo kuko n'umuhemukiye ati kandi sha aramubwira kandi sha igitutsu uriya mubyeyi hari mu 2000 igitutsu uriya mubyeyi imyaka 3 izashira kikugarutse ku mutwe ngo ahita avuga ngo basibye nakariya ntutse ngo hari n'ibindi nakoreye Imana itarambasa yapfuye nabi ntabwo yisazi yarakinyutse ko rero nyine iri jambo imaze kumbwira uyu mwaka rero wa 2020 mu kwa mbere iti uzababwire ngo bazangarukire nanjye ndabagarukira urumva ko Imana yacari nyemba basidisiwe nukuri pe ntage kunda ko abanyabyaha barimbuka bangarukire nanjye ndabagarukira cyo kora icyo nibagaruka nkabagarukira bavanemo ibishimwa mu bigawa dufite ikibazo nk'abanyamakuru dufite ikibazo cyo kuna abantu barimo gushakaho ibintu Imana ibyo bashakaho batabihaye iryo jambo avuze sinzi ko rivugitse abantu bakeneye ibintu ku Mana ibyo bakeneyeho batabikoze abantu bose ubu baraboroze bati Imana gose turashaka kumera gutya turashaka kumewe nibavane mu bujura bwabaye karande muri bo nibakure mu busambanyi nibakure mu bwanganyi abantu baranganye kandi ngiye mbabwira abakirisitu kuko abantu badakirisitutse ubu ngubu muri iyi minsi Imana yarambwiye iti sengera batarakizwa none rero ibya Yesu hari ababirya babiruhiyemo hari ababitangira ku hari Yesu yabitanze ku buntu muri je nabitanga ku buntu hari nabandi yabihaye bazabitanga bakabona n'agafaranga kandi bakaba badacumuye ngayo nguko rero ubwo 2020 turimo yunguyu mu kwa mbere minuma kunyari mu kwezi kwa mbere nibereye mu nzu numvijwe 2020 itangira mu kwa mbere iti ngiye kukubwira ubwo izina rya 2019 rirangiye iti ngiye kukubwira iti izina rya 2020 nje nyine irabwiye ati rero uyu mwaka wa 2020 mwisa amazina abiri izina rya mbere mwisa umwaka w'umugisha n'umunezero n'ibyishimo no kugubwa neza no kwishima ku bantu bambayemo neza ubucyo yambwiye irabwiye iti n'umwaka w'umugisha n'ibyishimo n'umunezero no kugubwa neza ku bambayemo neza ako kantu neza ukumve irangije ambwiye iti indi zina rero n'umwaka w'umuvumo n'ibyago n'umubabaro no gusuhuza umutima n'agahinda kenshi ku bansuzuguye banzi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. tunganira Imana ubudasiba jyohora uyisenga kandi uyumvire jyubana n'abayo jyufashe indushyi ntusibe na rimwe kuyikorera jyubana n'abayo jyufashe indushyi ntusibe na rimwe kuyikorera. Ndabasuje mwese abadukurikiye ku Mpanuro TV mbahaye ikaze ku biganiro byacu. Shimire mwe mukomeje kubana natwe, shimire abantu bakomeje kugenda dusangiza ibitekerezo bigiye bitandukanye, shimire by'umwihariko ahantu turi abantu bahaduhaye ni Sunrise Guest House ni Nyamata mu Bugesera neza cyane. Uramutse Nyamata mu Bugesera n'ahantu hateganye na Beka ntuzagende utabasuye kuko bafite ibikorwa byinshi cyane byiza by'umwihariko. Hari umutumirwa turi kumwe uyu munsi kuri kamera zacu z'Impanuro TV, abantu benshi cyane bashobora kumubona gutyo kumva ahantu wamubonye cyangwa se wamubona gutya cyangwa navuga izina Janine kumva ari ukuntu
bije mu matwi yawe gutyo turi kumwe uyu munsi hari ubutumwa afite hari ijambo afite hari ikintu yatuzaniye uyu munsi n'impamba ikomeye cyane saba wowe udukurikiranye cyane ahantu uri hose waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda uri muri Afrika hose ahantu uri kino cyigisho kirakureba ubutumwa burakureba wumva ururimi rw'ikinyarwanda ushobora no gufasha n'abandi batumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko nabo birabagenewe kuko ni ubutumwa bwagutse cyane muri rusange ndabashimiye kora subscribe ku Manuro TV kano kanya by'umwihariko ndakwibutsa kandi wibuke no kugenda usangiza bino byigisho tugenda dutambutsa buno butumwa bino bigano tugenda dukora ubisangize n'abandi kandi ukurusha kugenda ubikunda kugira ngo gahunda zikomeze kugenda neza cyane ahantu hose uri ni Manuro TV ukurikiye ndi Ale Pacifique kwizera kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa reka mwakire abanze abibwira amazina ye kugira ngo dutangire tuganira tuziranye muraho neza muraho cyane amazina nitwa Wagira Yesu Janine ndi umukristokazi mu itorero rya Rango ku mudugudu wa Ruhuha mu karere ka Bugesera ndi umubyeyi mfite abana 4 ariko hashize imyaka 26 umutware cyangwa umugabo yaritavye Imana ndi mukuru ndakuze rwose abantu bajya bagira ngo sinkuze ariko ndi mukuru mfite abo bana 4 mfite abakwe 2 n'umukazana umwe nabuzukuru 4 mfite imyaka 56 ndasingira ni 7 ubwo mu Bugesera turaho rwose tumeze neza duherutse kubona akavura hasi mu Bugesera bajya bango ngo ntihagere imvura ngo ntibigera gute nibyo koko byari kera ubisigaye igwa rwose yibura nkuko ahandi buze ariko ngiye kuba ngezeyo maze imyaka 2 matuye mbona rwose hera nuko tumukozi w'Imana tuguhaye ikaze ku Manuro TV n'abantu badukurikiye muri rusange nabo bamaze kuguha ikaze uyu munsi murashobora gufata yenda Janine amaze kubibwira ubundi mu busanzwe uri muntu ki ukora iki kugira ngo turushe gusangira buno butumwa ariko tunaziranye neza ngewe ubundi nkora imirimo yo kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana ngira ngo sinzi niba navuga ntangira n'igihe nakirijwe kuko ntabajya kuvugira Imana atakishijwe bariho wenda bapfa kubivuga ariko nge nezezwa nuko nakijijwe nge nakijijwe muri 91 ariko 96 nibwo natangiye uyu murimo wo kuvuga ubutumwa nzengurutse igihugu cyacu inshuro 6 ntisoza nakozeho n'ibihugu 5 hanze y'igihugu cyacu ubu rero Imana yagiye mu butumwa nkuko turi bugende tubivuga ni bwinshi ngira n'ubuhamya ariko turagenda dufataho bike ubwo tubonanye tuzajya dukomeza twongera tuvugaho twongera twiyongeza gukizwa mbere wari uri hehe mbere yo gukizwa kuko ukizwa ari byo wari urimo mbere kugira ngo tubanze dufate niyo shusho icyo gihe gukizwa na ubundi mvukaho biti Kabarondo kibu niho kavukire yanjye Kabarondo niho mvuka rero ni naho nakiriye Yesu ni naho natangiriye ivuga butumwa ariko nyuma narahimutse ntura Sake mu karere ka Ngoma mva Sake nturi Kigali mara imyaka 8 ndimuka njya mu Bugesera njya nkunda kubwira abantu ngo mu Rwanda hose aho Imana yantuza nabaho hari ibiryo nanaho bitaba mu Rwanda hose aho byaba hose ariko ikanyemerera ituzagera ubone n'ibiryo ubone n'imibereho najyayo rwose nuko haba hasa kose nta n'ahantu hajya hambera habigiye mu mujyi nabayo mu cyaro nabayo biterwa nuko Imana inyemereye ngo hajye uko rero uyu munsi rero mu rugendo rwo gukizwa kwawe ubutumwa ufite hari ijambo ufite uyu munsi watuzaniye iki rero wabanza nkasuhuzaho gake hari abantu nyine baba bambwiye ati ariko disi ntugera udusuhuze nukuri ubwo rero ndabanza nsuhuze abana tubana mu rugo ndabasuhuza suhuje n'umukwe wanjye Pastor Hategekimana Peter soje umukwe wanjye Mico Myiza Theogene n'abakobwa banjye ubwo nabuzukuru barimo soje groupe yitwa batoneshejwe n'Uwiteka babi Kigali bo tusengana soje na korali yanjye Beteri ku mudugudu wa Ruhuha n'abapastori bose twakoranye ntacyo ndabasuhuza mwizina rya Yesu Imana ibahereze umugisha bose n'umukazana wanjye n'umuhungu wanjye w'i Kigali sawa n'abandi banyumva bari hanze hari abantu bari hanze dukundana cyane nabo ndabasuhuje aba cyane abantu bo muri Mozambique bitwa Batabaro nabo ndabasuhuje abantu baba muri Belgique bitwa ba Rose Mutoni
abo nabo ndabasuhuje nibanyumva nyine bazamenye ko nanjye nkibazirikana n'abandi banzi n'abandi bose bakuzi bakunda n'ibyisho byawe uyu munsi bagiye kugukurikira batari baguherutse barizi kibamenyekanishije nawe urumva sinabasiga rwose Chantal bara n'abakobwa banjye cyane n'abandi twagiye dukorana abo nibagiwe nabo suko mbanze ndumva Imana bahumugisha by'umwihariko ubwo bose bahawe ikaze kandi nabo bumve ko Imana iri kumwe nabo aho bari kandi nawe tuguhaye ikaze ku Mpanuro TV nanone uyu munsi by'umwihariko Janine nyuma y'igihe kinini cyane 2020 twayinjemo vision 2020 abantu babonyemo ibintu byinshi cyane bategize babona batekereza ko byanabaho uyu mwaka wowe ufitemo ubuhe butumwa nk'umuvuga butumwa ubimazemo igihe kinini cyane katubanze dusenge mwami Yesu turagushimiye imbaraga zawe zikomeye zatumye ujya ku musaraba nizo zatumye mboneka naba baraboneka turi kumwe n'abandi bose bari mu isi yose tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye waturinze muri iki gihe gisa n'icyakomereye abantu ariko we kitagukomereye kuko tukiriho tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ryawe turagusabye ngo ube mukuru muri ryo kandi umwuka wera w'umuhanga ahange muri jewe kandi uwo mwuka wera agene ko bazumva ubu butumwa kugira ngo bajijukire cyane kubukurikirana kandi ubwenge buvuye mu ijuru buze bufatanye nanjye muri aka kanya duhamagaye Imana n'umwana n'umwuka wera kugira ngo mugire neza imitima yacu muri aka kanya tubisabye mu izina rya Yesu umukiza wacu amen ngiye natangiye 9/6 watangiye kuvuga ubutumwa nibwo natangiye ivuga butumwa ntangira rero nyine nasaga n'umuntu utazwi nari umuririmbyi ariko ku buryo bijya kunzaho ndabivuga muri make tugenda tuganira nkoraho nubishijwe nkajya numvishwe ry'Imana kuko ni igiti ry'Imana rigitangira sinari nzi ko ari iry'Imana kuko iyo jwe rimbwira ngo Imana ikambwira ngo nzayikorere nabyitaga ijwi kuko abantu barandwanyije cyane genda bandwanya nyine babona ko bitankwiye nari umubyeyi upfakaye vuba kandi w'umwana ugenda apfakaye mfite imyaka 30 maze gupfakara nahuye n'ubuzima bubi cyane inyuma yaho nzatera ikigisho cy'ubwo buzima ni mu ncamake mpura n'ubuzima bubi cyane mu miryango narimo ntago bankundaga aho nashatse kuko bangaga ko twatanyijwe n'idini twabayeho mbere turi mu idini yabo nyuma rero nza gukizwa njya muri ADPR Panecote birababaza cyane n'umugabo apfuye bimubabaza ku buryo yari yarigeze kubwira umuryango we ngo napfa bazarwanya umupanecote mu rugo iwe ubwo rero yarapfuye nyine nabo bashyiramo akabaraga nyine kuko nakijwe 9/1 wapfa 9/4 ubwo tutanu ubwo mbese 9/4 nibwo twaburanye ariko menya ko yapfuye mbese we yarahunze ahunze ngenda sigara sigaye rero menya ko yapfuye yishwe yicukura n'uburwayi aho yari yarahungiye niyo mpamvu nkunda kuvuga rero ngo nge napfakaye 9/4 kuko duherukana muri 94 mu tariki 6 z'ukwa 4 nibwo duherukana ari mu gitondo itangira neza yakoraga i Kigali aragenda ndamubura nanjye sigaraho iwacu Kabarondo noneho nyine nyuma nza kumva ko yahunze ariko ngiye nguma mu Rwanda ntaho nagiye hanyuma rero hari umuntu ushobora kumva ati kucyavuga ko yapfakaye 9/4 nibwo mperukana n'umugabo wanjye kuko namenye ko yapfuye 9/7 ariko twari twanjye 9/4 urumva nyine rubero kuvuga dutanye sinabona nifite umugabo noneho rero ubwo agiye rero nyine agenda atyo arapfa cyo kuranda mbimenya neza rwose ko yapfuye mbifitiye ibihamya hanyuma nibwo rero nakutangiye kujya mu by'Imana neza kabisa kuko ubu nasengaga nihishe ngenda mwihishahisha atabishaka n'imiryango yabo ntangira nyore ko batangira kundwanya ariko ndabananira Imana yari yarambwiye ko izankoresha hari igihe kimwe yandwanyije cyane ndamubwira nti rero idini twabagamo yabo nari maze imyaka 10 ntuzuye umwuka wera ako ngiye muri Panecote nahise nuzura umwuka wera cyane hanyuma akajya mwira azabimvanamo ndamubwira nti nubikora hano uko bijyana uzabitwari biramunanira buri abantu benshi mpamvu bavuga ngo babivuyemo
ntabwo baba babigiyemo baraje bakina ntabwo iyo byakugezemo nta wabikuvanamo noneho kubera ko baba barapfuye kubijyaho batabigiyemo imbere nicyo gituma bibavamo rero numvaga byarancengeye cyane ndemera ndakubitwa biba bibi cyane baranyahahana kandi n'umuryango wanjye nabo barabikoraga nabo baranyahahanaga cyane babatise ko wagiye ukagenda uba umurokore nabayeho ndi umwana memera nk'umuntu wangeso nziza nk'ubu nta buhamya bw'ibyaha nzi cyane nta buhari keretse nka kwa kundi abana bakubagana nabayeho ndi umukobwa shingirwa mfite imyaka 20 meruka kunywa inzoga mfite imyaka 10 byo sinabyize kandi nta nubwo nari umupaniko icyo gihe hari amagambo Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurima mu nda nyoko nakwejeje utaravuka ngukiraho kuba umuhanuzi hari abantu bagirirwa neza n'Imana ku buryo bazagira ubuhamya wenda bwo kugwanwa n'abanyetorero cyangwa n'abandi ariko ntibabe baragize ubuhamya bwo mu byaha ngewe nta buhamya bw'ibyaha ngira icyenda maze nyine imyaka 10 ndibona aretse inzoga cyikora nigeze gusoma no ku gatabi nakomba ndakaritse ari ntarajya no muri ADPR nakomba ndakaritse nta buhamya ngira nashatse ndi umukobwa w'imyaka 20 ntarasambana ndanapfaka yingize imyaka 26 sindasambana nkunda kubwira abantu ngo ndisaziye simba biwa ngo bandangiye wenda ngo ndashaka kugira ngo bakunde ngo bayandasaje rwose uno wandanga yabacurangiye abahetse ariko nta byaha bene nk'ibyo nagiyemo Imana yangiriye neza gutyo rero niko Imana yagiye inkurikirana gutyo noneho ni wacu iyo dini bari bayihuje no kwa data bukwe noneho bakajya bavuga bati idini yacu twese kuyivuyemo bavuga ngo kwa data bukwe ngo uvuye mu idini gakondo ngo uvuye mu idini gakondo ariko nareyo gakondo yabo narababwiye ntiya gakondo yanyu nayimazemo imyaka 10 ntuzuye umwuka wera noneho ngiye ntuzuye umwuka wera ntabwo rero navamo nigeze mbwira umugabo wanjye nti arambwira ngo azabimvana rega ngo sinzava mu mwuka ngo nsubire mu mubiri kandi koko nubu ibyabaho byose uko byagenda ko sinshora ngiye kubaho ntari umunyamwuka kuko umwuka arayobora nicyo mukundira umwuka arakuyobora umwuka gutabarira abandi bagwira umwuka kwereka inzira nguko rero 96 rero nibwo nari umuririmbyi ubundi ubwo kuko twavuye mu nkambi ikibungo aho kwa kundi nyine mwebwe mwari abana ni mwari mubizi hari abantu babaga baraturundiye hamwe nyine inkotanyi nyine zimaze gufata igihugu none tujya mu nkambi ikibungo tubamo batuvanamo badusubiza iwacu ikabarondo bisa n'ibihojorotse mbese tugezemo ro twirema imitwe y'abantu bake cyane ntangira kuba muri ibyo turi nka 5 nka 6 ndetse mu kwezi kwa 11 kwa 9 oya mu kwa 10 dutashye nibwo bansengeye ku kidiyakoni kera cyane bansengera ku budiyakoni urumva n'abantu benshi bari bahari nyuma mbaho rero nyine gutyo ntangira kwinjiramo neza sinzi ubundi buhamya tuzabukomeza washatse intangiro mbese ubwo nzakubwira n'amavu n'amavuko ngi ubuhamya bwitwa amavu n'amavuko bwiza cyane ejo bundi Anje yabusubijeho kuri radio Umucyo barasaranye ni kwa mbere yabishyizeho barasara cyane ubwo ntibugaragara nabutanze ku Mucyo bwitwa amavu n'amavuko bwiza cyane nabwo tuzabuvugana wenda wakumva bamwe bwiza cyane yagira ngo ndabishima bitaryoshye ariko iyo wavuze ibintu ukumva bagutelefone ukabona abantu bose batayiwe nicyo kikubwira ko ari bwiza byabafashije naho iyo bitarabafasha ugiye kubishima ngo ni byiza waba rero wishima kandi abandi wenda batabikunze ariko barabikunze cyane n'ubu baratelefona bati tubiriye Anje abisubizeho nguko rero ngayo umwanya dufite sinkuza ariko nduba twakoresha umwanya muto uhagije ugereranije tukazajya tubona n'ibindi tuvuga tuzakomezanya turi kumwe kandi tuzabana tuzakomezanya rwose sinzi ni hari ikindi wumvaga bambaza ngire ngo yenda ibyishane birasobanutse ngire ngo natangiye nkubaza turi mu mwaka wa 2020 abantu benshi uyu mwaka wabereye ibitangaza babonye ibintu bategeze babona batatekereza ko bishobora kuba byabaho wowe ku ruhande rwawe uyu mwaka wa 2020 wawubonye gute wawinjiyemo gute bimeze biti ubundi rero uyu mwaka abantu benshi bino bintu bya corona virus bimaze kuza niho bagiye basa nabereka ibintu ariko ngewe sa n'uwari wabyeretswe mbere buriya hari ukuntu Imana ikwereka ibintu igasa nk'ahantu twihisha buhoro ikagenda ibigoronzora kuko na Paulo yavuze ngo tumenye hagace noneho ubundi wenda mpereye ku mwaka wa 2019 Imana yari yarawise umwaka w'ingabo mbi
2019 ibimbwira nka saa 2 z'ijoro turi iwanjye mu kwezi kwa mbere turi nk'abantu babiri dusenze duhumirije ijwi rirambwira ngo ngiye kukubwira izina ry'umwaka 2019 iti umwaka ngwisunga bombi iti kandi reka nze nkwereke izo ngabo ko zimeze zari zifite amacumu zifite imiheto zifite imyambi zifite imihoro zifite inkota zifite ibintu byose by'ibirwanisho byo kurwanya abakristo nge nibyo nabonye zikarwanya abakristo bitwaye nabi nabandi bantu bose bagakurikira ko cyane nkabona abakristo bitwaye nabi none zimaze ubwo na gace gato nshaka kuvugaho indi myaka nyisize ibindi bintu noneho birangiye Imana irambwira iti rero iti ibi bintu uzabibwira abantu ariko numva sibyo abantu twari kumwe babiri ntumunderetswe umugabo twa Yosefu n'umugore ntuzi ko niritswe no mwaka irambwira iti rero iti irambwira iti uyu mwaka 2019 nubwo bawise umwaka w'uburumbuke n'ibyishimo n'umunezero no kugurwa neza ariko nge mwise umwaka w'ingabo mbi itangira ubivuge rero ntangira kugenda ngira nubwo bariko ndibuka nabihereye Kabeza aho mbivugira ndagenda bigerere Kicukiro sheri baba barabifashe ku YouTube barabikwije biragiye ntangira ubwo mvuga n'ingabo mbi ziraje abantu babinziho nukanda kuri YouTube urahita ubibona n'ingabo mbi ziraje n'umwaka w'ingabo mbi zifite amacumu ndabizengurukana igihugu cyose nashoje kuri 24 z'ukwa 12 2019 naho zanga bombi tukagira ngo nize uwo mwaka naho nize ubu nibwo maze kubisobanukirwa ndasoza rero ubundi wasoje ubutumwa Imana yampaye yabwise amatangazo buri bwose bimbwira iti ujye ubanza ubwira ko ari amatangazo kuko ngo amatangazo yatanzwe cyane amateraniro arashira ngo kandi yashize ntiwongera kubona aho ukirizwa naho ukorera umurimo w'Imana ikajya imbwe byose byitwa amatangazo muzakomeza nyira amatangazo byabanje kubitangazo rya mbere nabisohoye 9/6 2004 nari nshoje igihugu mbivuga byitwa itangazo byavuga ngo umugeni wa Yesu arwaye amavunja wenda ku bantu bigeze kubona amavunja uretse ko ngo twagize igihugu kiza amavunja atakibamo ariko barayazi hari igihe nta muntu utayazi ariko abana b'inganje buzukuru banje baramaje ngo amavunja nta make ariko ubwo nkawe gusurumba wowe utaza amavunja urumva no ikajya inyereka itabantu barwaye amavunja mbona bihereye ku birenge ageze ku mavi noneho mu gusobanura ko umwuka yarambwira ngo abantu ntibabasha kugenda mu mwuka ibyo nzabivuga neza bihera 9/6 2004 mashoje igihugu 2004 haje ubutumwa bwitwa gacaca wo mu mwuka Imana yambwiye tugenda ubwira abantu bakore gacaca wo mu mwuka kuko iyo mu mubiri ya nubwije izahana umubiri ariko umutima udakizwa itari ko yo mu mwuka yo izarengera umutima irengere n'umubiri nabyo ndabitangirana ndabivuga yari ishingiye muri Obadi y'igice kimwe umurongo wa 10 kugeza 15 haravuga ngo urugomo wagiriye mwene so Yakobo ngo nubwo ruza gutera gukorwa n'isoni cyane ngo ubwo wihagarariraga ngo igihe abanze bajyanaga ubutunzi bwe ngo abanyamahanga bagafindira Yerusalemu ngo wari umeze nk'uwo muri bo ngo ariko ntukarebere ku munsi wa mwene so yabonye mamakuru ngo kandi ntukishime ku bayuda ku munsi barimbutsemo ngo ntukababwirana ubwibone ngo ntugasahura ubutunzi bwabo ngo ntugahagarare mu mahuriro y'inzira kuhicira impunzi ze ngo kandi ntugatange bacitse kwicumu ku munsi wa makuba yabo ngo ku munsi witeye kuri hafi uziye amahanga yose uko wagenje niko uzagenzwa ibyo wagize bizagusubira ku mutwe icyo gice rero irambwira iti ryo ryari itangazo rya kabiri iyo njya kuvuga n'ahandi ndabanza nkacamo kutuntu kugira n'uwari waribagiwe yibuke noneho icyo gice irambwira iti rero mbwirira abantu batemye abandi bakaba batihana ubwo ni 9/4 ko bagiye kuzatemagurwa n'imiryango yabo ku gasozi nyuma y'imyaka 10 yose tubabwire nibatihana ko bagiye kuzatemagurwa n'imiryango yabo ku gasozi ariko hari ijambo riri kuri 15 rivuga ngo uko umuntu yagenje kose niko azagenzwa ibyo yagize bizamusubira ku mutwe byikorere iti ngaho mbwirira n'abacitse ku icumu rero umuntu uzarihisha inka ataratunze n'inkoko akarisha inzu y'ibati atarubatse n'ibyatsi akarisha amatora atarisasiye ibireri akarisha igitanda nta n'utaragwa kinyarwanda yigeze yubaka tuzababwira ngo namwe nubwo mwacitse ku icumu ry'umuhoro ariko icumu ry'umuriro utazima ribari ku mutwe muraryikoreye tubwire umuntu wese wakoze ikintu kitari cyo ngo uko wagenze niko uzagenzwa ibyo wagize bizagusubira ku mutwe byikorere ibintu ndabizengurukana u Rwanda rwose byagejeje igihe noneho
bakajya bashyira ahantu hanze leta irabyemera itorero irabyemera bakavuga bahita babwita ngo ni ubutumwa ngo bw'abanyarwanda Mukantaganzwa twarabonanye arantumira n'abanyamakuru harimo n'abariya ba Mariseri nibo na ntuza na Seneza nibo bamungejejeho hanyuma rero ndabizengurukana mu ntambara zikomeye cyane abantu bemeraga ko ari Imana yabimbwiye ariko amahirwe nagize gacaca mu mwuka nayitangiye 2004 mu kwezi kwa gatandatu gacaca leta itangira 2005 mu kwezi kwa kabiri ngiye amahirwe ngira rero ntago mpanura ibintu byaje mpanura bitaraza abantu bakajyoberwa n'ibiribyo n'ibyari byo biba biraje gacaca biraje birakazanyije ko akunda abantu baravuze byazanire yavuze ibintu nk'ibyo ngibyo nuko no kwa Mukantaganzwa abantu maho tugenda turabonana abantu bamwe barabinterana bati leta niyo yamutegetse kubivuga ariko n'ukuri gose n'Imana yari yabimbwiye ubonye icyo gice nakivuga amasaha 3 n'iminota 20 buri umuntu yagutegetse ngo uvuge ibintu uko uvuga ibyo kandi ngewe nyine ukuntu Imana yangiriye neza nsoma ijambo ry'Imana simvuga ibyo nsoma nk'ubwo nicaye biraza urumva amasaha 3 n'iminota 20 ukaburi buravuga ibintu umuntu yagutsindagiyemo koko umba n'ikindi gihe ntakunda sinjya nkunda no kujya kwigisha ahantu ngo umuyobozi waho abanza ntekerereza ibimubabaje hoya ngo acaki wenda nkumbwira ngo mvugire nka hariya rero uza kunkorera nka hariya cyane wenda mbwirira n'amaturo bambwirira utuntu nk'utwo hoya kuko mba nanga ko ari bubanze kubimbwira nabyigisha akagira ngo twabiganiriye kirazira ngiye mwivuga butumwa ndicara wimbira ibyo ndi buvuge ceceka niba ndi buvuge ibiri ibyo bibe byo nibitaba byo nakazi ka uretse ko ngira n'amahirwe nta naho bitaraba byo Imana yaramfashije ukuba natangira ivuga butumwa sindigera mpagariko mu itorero nta mupastori reka keretse wigeze kumbeshyira ngo ndasambanye ahimba nuwo ngo nabyaturiye ariko bipfubusa arabura hari icyo twari dupfuye ubwo rero no kuvuga ngo icyo nacyo ndagikwiza kirarangiye si itangazo rya kabiri itangazo rya gatatu naritangiye iryo rya kabiri ryatangiye 2004 ndisoza 2008 soza igihugu 2008 hatangiye rivuga ngo ukorera Imana ukanayikurikira ukayikorera yagukoze mu mutima ukayubakira insengero yakubakiye ubugingo Imana yambwira ko abantu bayikoreye cyane ariko ntibayikurikira abandi bayikurikira cyane ariko ntibayikorera none ngo bituma Imana ikagibona ari ibintu by'ibivange akabwitira ngwino mbanze nkukore mu mutima ubone kunkorera ngwino nkubakire umutima mwubake ubugingo mubone kubaka insengero yari yabajwe nuko insengero zirunzaho abantu benshi muzuye ariko batubatswe naye kaje mbwira iti rero babwire bankorere mbanje kubakora babwire banyubakira insengero mbanje kububaka ni nacyo gituma Imana ifite ikibazo n'abantu muri iki gihe abantu baraza bakubaka ariko batubakitse noneho icyo ndagikomezanya ngirangiza 2016 bashoje igihugu 2016 haje ubundi butumwa bw'itangazo rya 4 buvuga ngo imigisha nifatane n'ubwenge ngiye ufite ubwenge udafite imigisha ubwenge bwawe barabugusuzugurana iyo ufite imigisha udafite ubwenge imigisha yigupfira ubusa itibwira abantu rero babanze bacaca ubwenge babone kugira imigisha kuko yabwira ko abantu birukanye mu migisha kubera kutagira ubwenge bahita imigisha igenda wenda nk'urugero kugira ngo umuntu agira umugisha wo kubona credit muri banke y'amafaranga agujiraho kuyakoresha icyo yaragenewe ayajyane mu bagore ubundi ayifurahije bambare nk'umwenda y'uhumbijana nzakikwigishiriza ni cyiza cyane icyo cyigisho nacyo nzakigisha ngo imigisha nifatane n'ubwenge iryo tangazo rya 4 ryarangiye mu kwezi kwa mbere kwa 2019 haza ryandi ry'ingabombi mba ndarishoje naryo 2019 kuri Noheli mba ndashoje mu kwa 12 ngabombi mbese mba ndashoje haziri rero ari ryo ngiye kuvuga ubu nari nararitangiye ntangiye rwamagana corona rero ibifatiyeyo uko ubu ninyivugaho ndakivugaho mvugeho n'uburinzi bw'Imana yaduhaye muri iki gihe ubu rero ntabwo wambwira ngo ibintu ngo by'umwango ngo bya corona ngo ubibone ute sa n'uwabibonye imbere cyo kore ibyo mbonaho nzinda bivugaho ariko twatangira niba nta bindi ufite kumbaza tukajya mu buryo icyo cyigisho nacyo nagihawe tudatinza ahubwo ndumva amatsiko ni menshi cyane ngira ngo n'abantu badukurikiye ubu ngubu nabo bafite amatsiko yo kubanza kumva ibigezweho ubu ngubu kuri no ruhande umuntu ashaka kugira amatsiko kufata ese ibyo ayo matangazo ndetse tuzayumva gute ngira ngo bakomeze badukurikirane
nabyo baraza kubyumva we turiho ntabwo tuzakenyuka tuzayavuga nayo kuko no ku yandi maradiyo nagiye nyavugaho ari ku radio yanyu siyo yasigara nayo nine se none impamvu twagize amahirwe cyane turashima Imana kubabona pe nk'ubu ntabwo dufite dukorera muri iki gihe ariko nk'ubu yo mbivuze nk'ukunda ruhuka ikindi cya kabiri Imana ngira ubuhambigira mfite amasezerano mfite byinshi mfite amasezerano yuko Imana yambwiye 9 n'umunani ndi mu Misiri impingiriza mbese no kujya guhingiriza abantu ibiraka ngo tubone ko turya n'abana banjye urumva noneho ibyo bintu Imana ikajya imwita kandi zagukorera iti kandi reka nkubwire ubu niyo mpamvu ngiye ntazapfa vuba nzarama cyakora keretse niyishe nk'ubu ntatiye igihango cyampamagaye yancura inkumbi ndakurahe ngendera nanjye neza umurongo noneho rero ku murongo ariko so kwenda ntacumura iyo ni gacumuro kije nimbabarira harwo nyeba ntunyice mbabarira Mana biramba bariti ko kerageze imbiriti ubundi umunyabizaha itariko nkunda kudatinda n'icyaha umuntu wese uriya niko yagombye kubigenza noneho rero Imana ikajya imbwira ubwo mbikurije ko mbwiye ngo tuzabivuga rwose irambwiye iti tuzi yuko ubutumwa nguhaye ubutumwa buzakwira u Rwanda yabanje kubwira gutyo ati ngo ubutumwa buzakwira isi uzabuvuga uzenguruka igihugu niye baba wacwi we nge niko navugaga umuntu uri mu Misiri impingiriza muri korari bahora bambwira ngo sinkwiriye no guhanura none ngo nzaho ntubuse nabwiye Imana ikintu ndabwira 9 ariko Mana ubu u Rwanda ruriye kubera ibintu twari duhuye nabyo ariko Mana n'u Rwanda ruriho n'ubuse koko urambwiye nzazenga u Rwanda ubuse u Rwanda twaba tukiriho uziko Imana yambwiye Mana ni hatari narayikonze akabyara yarambwiye ngo reka nkubwire ngo iby'iminsi yanjye nibihe si wowe bishinzwe ngo iminsi nibihe byanjye sabwo bishinzwe wowe bitanceceka nibwo natangiye rero nkajya ngenda hamwe ngenda handi burimwe batabishaka undi babishaka ariko gitangaza Imana yankoreye gitumye nkubwiye ngo nzabivuga umunsi umwe nigiriye mwivuga butumwa ku Muhima mujyi wa Kigali gendaga niyambara igitenge impindurize kubera ko cyabaga cyaracuye inyuma imbere kigifite agasura ko nkahinduriza ubwo nabwo buhamya nzabakubwira none wongeze ku Muhima umuntu witwa Marcel abarabifasha amaze kubifasha aragiye arabikoze icyo gihe amasede yarataraza babikize kuri gaseti ngira ngo uratwumva babikize muri gaseti uwitwa Hakizimana Evariste w'umuhanzi abarabyumvisha abyumvisha umva biraryoshye akajya arangura na Marcel kaseti zanjye noneho akazijyana akazicururiza Nyabugogo ayagera Nyabugogo akazimanika yamara kuzimanika zikavuga umushumba wanjye yari yarambwiye ati Janine kugira ngo nzakure kurujye mwivuga gutumira urumva ibintu nahaye 9 nkajya mbizenguruka nasa n'uwihishe bigasohoka neza nka za 9 n'umunani ati nihagira abagukene buriya ndashaka kubwira abantu bose banyumva Imana niba yavuze ko izagukoresha icecekere gusa wowe witegereze kiranuka gusa wowe witegerereze Imana izagukorera ibintu uzamamara nushaka uzaba bavuga ko usa nabi nushaka iki Imana yikorera mu muntu ibibona ari mwiza haleluya ndayikunda cyane nibwo ro abimanitse Evariste abimanitse hejuru muri Nyabugogo nyuzeyo numva biravuga numva niki ntubona ageze hano ni koko Mana none unshakisha uwo muntu wabikoze njya gushaka Evariste ndamubaza se abantu bamubwiye ni wowe washizeho umuntu witwa Janine ngwi uramuzi se ngo ntabwo muzi ati ntabwo muzi ati simuzi ntibura ronigi yawe ati mbese ni wowe ni yo soko rirarangira ari intunze soko rintungira abana ririhirira abana banje amashuri iyi Mana nyagasana umva ntuzishakashakire ucokorowe ntugira amasezerano nkaya Janine wenda ugira amasezerano yo kwirukanka n'ibyuma ugasanga n'abana ahantu gutyo niyo amasezerano yako ngewe yanjye urumva nuko yatangiye abanyumva rero wenda ntibagire ngo bamera nkangiye hariho n'umuntu nyine uza amasezerano azasohora ari uko yabikizemo n'imbaraga nibi sinzi nuko mujya munabivuga harya ngo byitwa shosho nguko ni shosho media nana ngo ni shosho media shosho media
shosho media nibyo ubu hari wifitiye amasezerano amubwiye ati rero uzirukanka muri shosho media ugende rwose wamuvuga mutumwa ubishakisha ushake abanyamakuru wenda ubahe n'amafaranga kubera ari kuvuga Imana none tikani umara kubigenza utyo ubwo ndabwira bagenzi banjye bajya babikoresha batazagira ngo wenda ngewe naje kubabwira ngo ndicara bikaza ngo banabo bajye kwiyicarira boya azatanga n'amafaranga yana n'abashakisha wenda cyangwa se nagira ate none nawe bigira akantu bimugarurira wabyubishe ariko jewe nzicara nya wenda usinavuga nose muri bino by'itangazamakuru hari ikintu mbonamo we nta gihari gose ubushize mperutse gusohora ikigisho nyine icyo ngicyo cyo cyejo bundi cyo wa Brazil baje kosohora umuntu arambwira umusore atari kuri gicucu atuzi ko buriya babibonamo dufaranga ati we unamudu sinzi ukuntu yanyoboye maye ngo ho mu binyungo babinyuza ngo nanjye bikajya binzaho ngo kuri konte ya nawe nti wa mwana babarira rwose Imana yanyihereye ijambo ry'ubutumwa ngo nzaje ndivuga nigendere wowe yarambwiraga ngo ubwo se koko ngo wowe ngo nta nakantu baguhane rwose mbabarira ndabwira ngubitangira ubuntu ni bya Yesu babiriye ubuse Yesu we niba mucuruza ubusundi sibyo birimo bya Yesu mwebwe sibyo birimo kubatunga ubu ntafitemo ibintu bya Yesu wakwicara hano ushaka iki so wicaye hano se nta kantu uzabona none rero ibya Yesu hari ababirya babiruhiyemo hari ababitangira ku hari n'abago Yesu yabitanze ku buntu muri je nabitanga ku buntu hari n'abandi yabihaye bazabitanga bakabona n'agafaranga kandi bakaba badacumuye ngayo nguko rero ubwo 2020 turimo yunguyu mu kwa mbere 2020 mu kwezi kwa mbere nibereye mu nzu numvijwe 2020 itangira mu kwa mbere itingiye kukubwira ubwo izina rya 2019 rirangiye itingiye kukubwira iti izina rya 2020 nje nyine irambwiye ati rero uyu mwaka wa 2020 mwisa amazina abiri izina rya mbere mwisa umwaka w'umugisha n'umunezero n'ibyishimo no kugubwa neza no kwishima ku bantu bambayemo neza ubuce ko yambwiye irambwiti n'umwaka w'umugisha n'ibyishimo n'umunezero no kugubwa neza kubambayemo neza ako kantu neza ukumve irangije ambwiti indi zina rero n'umwaka w'umuvumo n'ibyago n'umubabaro no gusuhuza umutima n'agahinda kenshi kubansuzuguye banzi tuntu tubiri dufate n'umwaka w'umuvumo no gusuhuza umutima no kubabara cyane n'agahinda kenshi cyane ku bantu bansuzuguye banzi abambere n'abambayemo neza abakabiri n'abansuzuguye kandi banzi imurabyumva ni nayo mpamvu ngiye nshaka kubwira abantu ngo abantu bose nk'ubu nk'igihugu cyangwa isi kivumishwa n'abakristo babi ivyo mbivugiraho rwose abakristo babi abakristo babi abantu biyise abakristo ariko bakaba babi nibo bavumisha isi abantu benshi bagiye bavuga muri uyu mwaka ngo abantu ngo bakoze ngo icyorezo ngo iweya ibi bintu byose buriya byishwe n'abakristo babi bagombaga kwitwa abakristo bakaba beza ariko nyuma babigiyemo barabyica nibo bavumisha isi ariko isi iyo bayivuga wenda tuvuye nibo bavumishije wenda u Rwanda nibo bavumishije indi si ariko iyo bavumishije isi Imana ibibona ko harimo abayo bayikiranukiye noneho abantu bagahura n'ibibazo abandi bagahura n'umunezero arimo nabyumva Imana ibimbwiye gutyo ndicecekera ndivuge n'amagambo yampaye burya Imana akaba rero cyo gero baza ikigisho nayo maze nk'ibyumweru nka 2 nkibonye ubu niyo mpamvu nshaka kugisubiramo agisubiramo neza kuko buryo tubwiwe Imana itubwiye ibintu hagashira icyumweru niko gikura hagashira 2 niko kibonamo ubuhamya numvishe rero mvuga nti reka ngende noneho ubwo byahise binaza urumva binagaragara turasoma turabivugaho ni turangiza nsojeshe ku buhamya bw'imibereho yo muri iki gihe muri corona biri bube bigaragara ko hari abantu koko basa n'abahuye n'ibibazo abandi bagahura n'umunezero kandi koko bari kumwe bose bateraniye aho icyorezo cyabereye dusome ijambo ry'Imana ndumva nta kintu ngira ngo twakurikizaho
turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 15 umurongo wa 19. Yeremiya 15 umurongo wa 19 aravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye kandi ibishimwa n'ubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye bazakugarukira ariko ntuzabagarukira abanyumva nibakira ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo Imana yampaye mu kwezi kwa mbere nkimara kubona ubu butumwa. Noneho rero irayampa nyine ituzayasomera abantu. Noneho Yeremiya uyu nguyu yari yarahuye n'ibibazo byo gupingwa n'abantu. Kumvishe kandi bakamupingana ijambo ry'Imana. Ibyo ari byo byose ashobora kuba muri ko gupingwa n'abantu yagendaga mananiganyira kuko ukurikije amagambo Imana yamubwiye hari utuntu yari irimo isa nk'ayimugaye akagenda byiganyiramo mbese gutyo. Ariko Imana irazira amubwira iti rero nimugaruka babwire nugaruka bari ugarukira nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye ubwo kubanyumva n'akanwa k'Imana. Wabyumvishe hepfo kandi ngo bazakugarukira ntuzabagarukire. None iri jambo riravuga ngo nunahagarara neza kugira ngo ubone uko uhagarara imbere yanjye neza. Amagambira ya muriro iransobanura iti rero genda ubabwire abantu bose bazangarukire muri uyu mwaka wa 2020. Urumva yabimbwiraga korona itaraza itubabwire ngo bazangarukire nibagaruka barije bagarukira kandi bazavana ibishimwa mu bigawa bazaba nk'akanwa kanjye. Hanyuma rero niba mara kungarukira nanjye nzabakiza. Haleluya. Bazaba nk'akanwa kanjye. Akanwa buriya kuba nk'akanwa k'Imana nk'uku ndakanwa k'Imana kandi kugira ngo bakanwa k'Imana ni amahirwe y'amuhungu we. Hari abantu babishatse barabibura ni amahirwe cyane. Ubuse nk'ubu ngubu wakwicaza perezida hano nawe akakubwira ati icara hano mwana wa ninjya mvuga ujye usubiramo. Urumva ukuntu waba wishimye ati ninjya mvuga wenda nkavuga ngo muri iyi minsi aha naha bya bipimo bya corona byagenze gutya ati nawe tubisubiramo we nawe ukajya uvuga ibipimo byagenze gutya ukavuga ijambo rimuvuyemo wakwishima ungana iki. Ombo wagera hano abantu hose bakava mu nzira we batuzi kuri yari yicaranye na perezida agenda asubira mu byo avuze kandi Imana buriya ntinaniwe kwivugira ariko kuko yaremye umunwa wanjye ikarema ururimi simbikirage ikampa ubwenge nkaba ntasaze ivuga atari kubundi nzarinda kuza ngo ndajya kuvuga nagiye muri uriya muntu nkamuvugiramo. Njya nkunda kubwira abantu inkuru z'ukuntu umuntu yigeze kumpinga arambwira atari kubwo uvuga ngo wavugiwe n'Imana. Imana yakubwira iti umuntu nkawe irakureba ati wa mubyeyi iti wize arambwira ati wize theology uvuga ibyo muri teology utangira icyigisho umutwe wacyo n'igihimba gutyo ariko rwose ntuzongere kuvuga ngo nubeshe Imana ati Imana urayizi wowe ati Imana urayizi tiyo Imana uvuga ngo warayumbisha urayizi. Ndabwira nti Imana ndayizi atuzi ko nikomeye ndabizi komeye ariko itaryana. Imana yacu irakomeye ariko ntiryana. Ngo yangaga ko ndi bukoreshe ngo nubishe Imana. Wabyumvishije ariko mu by'ukuri ngo wayumvisha ute ninayumvishe nka Yesaya na Yeremiya nka Daniel nka Ezekiel niko Imana nayumvisha. Arambwira ngo bari ko bari abagabo bo buri iki. Ndamubwira nti ngewe ndi umugore ariko niba ntari Ezekiel ndi mukaye Ezekiel ndi mukaye Yesaya ni mukaye Yeremiya niko namubwiye. Narasubirira kera abantu bakita amazina yitwa ba Mukamusoni uzi ko babagaho musonera na Mukamusoni akabaho Mukandori na Mukandori. Rero arangira ngo yo mwijuru ikomeye Imana yo mwijuru irakomeye ubukomere bwayo rero nubumbwira abantu ntibutuma yiyiziye disi twashira iramutse ije ubwayo igahagarara mu kirere iti ndavuze waba ureba ibiba ku bantu ariko irareba ubu buriya ngewe ingezaho ibi ubukana bwashize irabanza ikabitekerezamo kuko izanye ubukana bwayo uko bungana najya kuvuga nka turiko irabitekereza bigakara ikajya kubigeza muri Janine ikajya kubigeza muri Riziki bakunda kuvuga ngo Riziki ni umukobwa utagira ubwoba ariko burya yamanutse uko yavuze yasandara yahita turika
mutaravugana ariko iyo ikibitekereza irabanza ikabitekereza ibabaye ukwimanuka ibizana muri Janine ibizana muri Riziki ibishyira muri Zigira inshuti ibishyira bimanuka ubukana bugenda bushira nguko rero Imana ntabwo nabandi banyumve ntabwo yakwikorera ubwayo kandi ifite abakozi usururimi rwacu rw'iki kindi cya kabiri Imana yacu ntigikora ihereye ku bantu ngo nuko basirimutse tangira kuntuma narahingirizaga rwose ndi mu Misiri banyitaga akanyamisiri ibyo mbikubwije ukuri ngira ubuhamya atari bumwe bw'ubufitirano ngo abantu bafitira ngo babakunde uhagaze ku musozi wacu Kabarondo naho abari banzi hose nako na Kigali hose baranzi ngenda ndi umusirimu ubu narasirimutse ko biri rwose noneho rero Imana rero inyinjiramo soko narinzwe kundi ahubwo yirebera umuntu uzabasha kugira ngo azagira umuhati umuntu wo kugira umuhati wo kubivuga kandi cyane akabivugana bigendanye n'imbuto z'umwuka ko rero nyine rero iri jambo imaze kumbwira uyu mwaka rero wa 2020 mu kwa mbere iti uzababwire ngo bazangarukire nanjye ndabagarukira urumva ko Imana yacara inyemba bazidisiwe nukuri pe ntago ikunda ko abanyabyaha barimbuka bangarukire nanjye ndabagarukira cyo kora icyo nibagaruka nkabagarukira bavanemo ibishimwa mu bigawa dufite ikibazo nk'abanyamakuru dufite ikibazo cy'ukuntu abantu barimo gushakaho ibintu Imana ibyo bashakaho batabiyihaye kiryo jambo mvuze sinzi ko rivugitse abantu bakeneye ibintu ku Mana ibyo bakeneyeho batabikoze bakeneye ko bakorera ibitangaza nyamara batayikiranukira no kuvuga ngo ne babanze bavanemo amagambo y'ubwanzi ibishimwa mu bigawe nibakureho ubusambanyi abantu bose baraboroze bati Imana rwose turashaka kumera gutya turashaka kumewe nibavanemo ubujura bwabaye karande muri bo nibakuremo ubusambanyi nibakuremo ubwanganyi abantu baranganye kandi ngiye mbabwira abakirisitu kuko abantu badakirisitutse ubu ngubu muri iyi minsi Imana yarambwiye iti sengera batarakizwa nabo bakizwa kuko ngo hari abayinaniye ubona bashobora kuba kahebwe iti rero sengera batarakizwa ubishije bivuze rero ngo nibavana ibishimwa mu biga abo bantu rero batarakizwa nimba sengere ariko abangaba nabo ngo nimugaruka abarije mugarukira n'abantu bayicitse kuko ni nk'abantu bahukanye hejuru titire y'ijambo iravuga ngo Imana isezeranya Yeremiya kumurinda n'abantu basaga n'abayitaye urumva buri Yeremiya nawe yagira akaba umuntu haraho yavuze ati waranshutse si Yeremiya yavuze nemera gushukwa urumva iyo utangiye kujya muri ibyo uba wataye Imana ibibona iti anyisa umushukanye n'ubu rero hari abantu bagushijwe n'amasezerano Shobora Imana yarambwiye iti mbwirira abantu iti ngo hari abantu nari narahaye amasezerano maze kuyabaha bita ku masezerano ntibita gukiranuka abantu bakeneye Imana aho ibintu ibyi bakeneyeho ntibabiyihe kandi kera Imana yigeze kumbwira ngo yitwa Mpanguhe ntabyo guta ifite Imana yigeze tuzambwirira abantu ngo yitwa Mpanguhe ntabyo gupfa guta ifite ariko uziko Imana buriya nayo iyo ugukeneye ikakuburaho harya nta giti wigeze wumva cy'umutini Yesu yavumye agiye kugishakiraho imbuto agashakashaka agaheba erega Yesu buriya mu gihe yari ari mu isi yarasonzaga yakivumishijwe nuko abuze icyo akiryaho urumva kandi ngo cyari igihe cy'imitini kutera kiriya giti gishatse cyaburanatse ko cyari igihe cy'impeshyi kucyumbumye ariko nta rubanza ku Mana nta ruhabaho Imana isha ubura kiriya giti Yesu ngo yakiye kuko iyo jambo ryanditse ngo cyari igihe cyo kutera kw'imitini ariko Yesu ajya kugishakiraho umutini bivuze ngo Imana yuko ibishaka ishaka igihe cyose mu mvura weri kuzuba weri imbuto muri iki gihe cya corona udufite abantu benshi ngo muri corona baguye hari nabo nabonye mu nzira baguye umbishije nababonye pe ibimenyetso byo kugwa ntushake kumbaza ngo ni ibiye kuko umuntu unyumva ashobora kuba atari rwose ubwo we kutareba mu mutima wabwiye n'iki ko baguye ariko buriya baribeshya kubera ko Yesu yaravuze ati abantu bose bazamvugaho bazanyigishaho ariko mujye muri abera imbuto zikwiriye abihana ni nicyo gituma rero abantu benshi usanga baba abantu ngo baca imanza ngo cyane cyane ngo bapanikotera bakona gucira abandi imanza abandi bakizwa oya ntago n'ukuri guca urubanza nose ubu wabuze umukristo ukamusanga mukabaramwe inzoga ubwo ntumubonye
yeza imbuto se Bibiliya sirabyemera ntirureba mu mutima umva nkubwire nta na Bibiliya nta nimwe ibyemera na ntagatifu urya ntiyemera urwago nkubwije ukuri niyo korowani umva ko niya korowani ntiyemera inzoga ibyo abanyumva babyumve ndetse Bibiliya ntagatifu yo iravuga ngo abanywa inzoga bazabunikana abanywa inzoga yita inzoga iyacu yita ibisindisha hisobanura nka ntagatifu kwa kundi iyacu yita ibisindisha ko ngo banywa inzoga nase ubwo naza nasanga unywa inzoga navuga nti uri mu biki ngo bapane kote ngo bacimanza ngoya nibyo mbonye ubu niba nari muzi imyitwarire ye urumva nkabazi imyitwarire nkasanga yitwaye nabi urumva ugasanga amaciye imanza kandi na Yesu yaravuze ati rero abantu bose bazanyigishaho abantu bose bazamvuga ku bwanjye ariko rata mujye mwicungira mureba bakwiriye abera imbuto zikwiriye abihani izo rero nizo mbona wa muhungu we ngiye nubwo waza ukamanura imvura ukigisha aya mabata akabaho iyi nziga kurwaho yariri nyuma yo nkabona ndambuto mbishyira inyuma y'akitso ibikomeza abantu bakomezwa nuko babigiye mu neza ngukora nicyo cyatunye Imana ivugira ati nimugaruka abariye mugarukira kugira ngo muhagarare neza imbere yanjye abantu iyo bagarukiye Imana banahagarara neza kandi muvana ibishimwe mu bigawa muzaba nk'akanwa kanya nuko ubu nta muntu utahanura nta muntu Imana itavugiramo wabyumvishije bamwe harugwi bavugiramo ikabavugiramo ifite abantu benshi Imana irimo kuvugiramo kandi badakijijwe muzababona badakijijwe hari abantu bagiye bavuga batari ko se niki gituma abantu benshi bagiye babahanuzi bakagwa abandi bakabahanuzi n'ubu bakabahanura bafite ibyaha Imana kukibihorera reka mbabwire igituma ibihorera mwabahanuzi mwe n'ubu ngubu mu nyumva bakantu bakaba barimo bahanura dufite abantu bajya hangaha ku binyamakuru bagahanura bakabeshya bakagenda babeshya kandi ari abanyabyaha unanabibaziho unanabiganira nabo uzababeshya ubu babahari kandi baza hano ku maradiyo yanyu biyoberanije ayiwe data we biyoberanije bonzi nta kwirirwa mvuga bo tugendana bo dukorana wabyumvishije ashobora kuza kwigisha ibintu nk'ibi mu mwanya muto ukabona yabyishe noneho abandi bakanamukunda bikagera no muri Amerika bikagera ahantu hose abantu bakanamutelefona ariko nge kuko muzi nkaba nzibye bibi noneho wagahora yishima atari ko buriya no kubera iki Imana ihora imvugiramo cyokora nubwo nkora ibingibi ariko Imana imvugiramo urumva mbabwira ishyano bazabona bazagwirwa n'ishyano rivuga ngo twahanuraga mu nzira zivi wanyu ngo tukigisha mu izina rya Yesu abwa ati sinigeze mbamenya mwankozi zibi mumva imbere umuntu yigeze kuntuka ngo ndagakubitwa n'inkuba navuze ubutumwa ahantu aranuka ngo ndagakubitwa n'inkuba amaze kuntuka nari nigishije ibintu bimukoraho yumva niwe ariko ngo noneho undi muntu bari kumwe ngo aramubwira ariko ashobora mujye yaratwigishije we ngo akatwigishije ikisa kagakubitwa n'inkuba undi aramubwira ariko nkubaze n'abashumba b'inka ntibagitukana bene iryo jambo kuko ubwo ntumuhemukiye ati kandi aramubwira kandi igitutsu uriya mubyeyi hari mu 2000 igitutsu uriya mubyeyi imyaka 3 izashira kikugarutse ku mutwe ngo ahita avuga ngo basibye na kariya ntutse ngo hari n'ibindi nakoreye Imana itarambasa yapfuye nabi ntabwo yisazi yarakenyutse sinshaka kubwira abantu wenda yuko kuba yarakenyutse wenda ari je wabiteye ngo ye Imana iza abantu bayigamba hejuru akaba ariyo mpamvu n'ubishobora guhora inzigo y'abantu bayinaniye cyokora bakayivuga ngo sabo turabazi benshi cyane noneho amaradiyo yanyu noneho rwose birakaze cyane pe uri muntu wese araza akaza akitangira inkuru cyokora abandi bakikirizwa ariko wamureba muri ubuto karubura niba Yesu yaravumye umutini w'igiti yabura kuvuma umuntu wamuhemukiye kandi wumve disi kibabaza Yesu arakuvumuka bigumana ukagenda no muvumo ubivuga gutyo uvuga iby'Imana kimwe rero nuko hari Imana itemerera ko bapfa kuvuga gusa abantu bitwa baragwa kera nigeze kubaza Imana mbonanye umuntu ibyaha noneho tugiye mu materaniro arigisha we mbona yitereye mu birende bakomana uriya muntu kubera iki ndeba yigishije abantu bakaba bikwita hasi mu mwuka yamanutse kandi na byaha muziho ko atanabisabiye imbabazi ko atanazinsabye
kuko ibyaha ni njyewe byago yagombaga kongera akansaba imbabazi ko atansabye imbabazi biriya byaha bye kwa kundi bavuga ngo ubwo yabibwiye Imana ye mpari kuki atari giye yabibwiye Bibiliya ivuga ngo mwaturirane kugira ngo mubone uko mubabarirwa musabirane ni ukubera icyo uriya muntu njye niko nabwiye Imana kiriya cyaha yashatse yashyizeho akaba uwo mwanya ataranakihana akaba yigishije akaba yitereye mu birere nkabona ngo umwukuraje njye ni kubera ikiyo ndakaye mbura n'ijambo muri Bibiliya ryo gusoma ntarihana uriya bivanyeye Imana yambwiye amagambo akomeye cyane n'abandi bigisha nkanjye babyumva cyangwa nkawe irambwira iti buri uriya somuragwa ko yambwiye irambwira iti rero bari abantu sabaragwa irambwira ituhunda baragwa b'ubwami ntibakorana umurimo icyaha itumuragwa buri gihe cyose iyo yakoze icyaha yirinda kongera guhita asubira mu by'Imana niho uzabona abantu bamwe ukabona bari kumakumye barasa n'abameze gutya abandi bakora ko tutakibabona woya buriya bakibitekereza akabataho kugira nongere nidumbaguremo reka ngende nceceke nibasha kwihana nzagaruka tugira n'abantu biheje kwigabura ubwabo pe mwarangiza guterana agakizwa n'amaguru ahunga igaburo rigiye kuba abantu bakajya bamwibazaho bakamwibazaho ati se uyu muntu kuki atarya igaburo naho buriya aba afite ikintu atarakiranukaho niyamuremye ngira uyamushima cyane rero wumvishije buriya umwegereye buhora utamukanga ukamubwira ati niki gituma uhora utaza kwigaburo yakwaturira kavuga ati mugenzi wanjye akaruhuka cyane kavuga ati mugenzi wanjye njye naguye mu cyaha pe ndumva rero kuhita njya kwigaburo ntarabanza burya no kwihana ntugire ngo bipfa kuza wagize ngo wapfa oyi ntago biva kuza ubundi agenda akabitekereza cyokora agakunda kuza mu rusengero kugira ngo ajijishe ariko umwegereye utamukanga ngo mbwiye ngo urapfuye ngo Imana ngo yakwica wumvishije ashobora kuvuga ati ni ukuri njye naguye mu cyaha ariko kugira ngo negere igaburo ry'Imana mbanze njyeho nzajya nitahira nimara kwitahira nzaze nakize urya ni mwiza ariko abantu batarabaragwa igabura rigotomera yasambanye kamubwira inkuru nzi ku rusengero rwacu urusengero nigeze kubaho twagize umudiyakoni uteretesha igaburo abakobwa uziko abadiyakoni aribo baritanga bakaritegura arangije akajya agenda kwa kundi batanga ifunguro umugati bawumanyaguye yashyikiriza umukobwa w'inshuti ye turamuzi aho kumubwira ngo akira urwibutso rw'umubiri wa Kristo ngo yora byinshi umukobwa akabikamakama kwiza ayiwe urasenda akabarabi kwakundi tuba twihumirije rero niyo mpamvu abadiyakoni bakwiye kuba amaso ntibagahumirize akabikamakama noneho yamugezaho igikombe kumwe baba kwari tutaraba udukombe cyari igikombe nyine kwa kundi byabaga ari nka bine mu materaniro akamuhikiriza ati nkawe yakamubwiye ngo akira urwibutso rw'amaraso ya Kristo kotomera cyane umukobwa igikombe akakivida ejo bundi nayo ndimo avuga ariko bazongera bavida ibiye nicyo cyatumye hajyaho udukombe twinshi buri muntu akagira ke azavida iki bazongera gucura ndi ko cyabaga ari kimwe cyuzuye umwe akakigotomera none umuntu uri Imana ni umuhanga Imana izi ubwenge cyane izi uburyo yatangiye kugira ngo igire kariya gakombe harimo ibisambo n'ibikora umukobwa igikombe bukeye umukobwa hashize umwaka arabyatura kandi wa mudiyakoni w'umugabo agitanga iryo funguro arabyatura ni kera ni nko muri za 2 ngira ngo na 5 ni kera cyane mukobwa arabyatura afatwa n'umwuka wera hari abantu bakwiye gufatwa n'umwuka bakavuga ibyo bari barahishe ndimo ndashaka kubwira umuntu nyumva niba hari n'umuntu wagusambanyije akaba bicecetse fatwa n'umwuka haleluya fatwa n'umwuka umuntu wese anyuma niba hari n'umuntu wagushutse bukajya no kwiba fatwa n'umwuka wimureberaho niba hari umuntu wagushutse bukajya kuraguza fatwa n'umwuka wature niba hari umuntu wagushutse mukajya kuroga undi fatwa n'umwuka haleluya fatwa n'umwuka niba hari umuhungu wagushutse muko fatwa n'umwuka niba hari umugabo wagushutse wa mugore ufite n'umugabo wawe rata fatwa n'umwuka
uwo mukobwa yafashwe n'umwuka aranyigisha cyane. Abantu bafashwe n'umwuka ntabwo ajya areba ngo ibi nibi. Oya, iyo wafashwe n'umwuka rero umwuka wera niwe ukuyobora. Fatwa n'umwuka. Umuntu unyumva wese, dufite abantu b'abasambanyi bafite n'abandi babasambanije, nibafatwe n'umwuka. Rata niba atari bunemere, Bibiliya hano yavuze ngo nugaruka bari ugarukira. Yavuze umuntu umwe, ntabwo yavuze nugaruka ngarukira. Wowe umwe abagusambanyije bagize bate, wowe yafatwa n'umwuka. Haleluya. Mwuka nagufata urahita ugira ubwoba bwo kuzongera gusubira ku maradiyo hano muze kuvuga nta mbuto nziza ufite. Cyokora abanyamakuru muzamufata mwigendere, anabwira abandi bakizwe, ariko abamuzi bazi ko atafashwe n'umwuka. Haleluya. Ndashaka kubwira abantu banyumva, abapfakazi banyumva, abagenzi bawe, fatwa n'umwuka rata. Numara gufatwa n'umwuka urihana utarebeye kuri runaka, nguriya muntu uko yampaga amafaranga, nguriya muntu uko yampaga ibyo kurya. Oya, fatwa n'umwuka. Yemuko umva nufatwa n'umwuka, abasore urabasezerera kandi bizakubuza umugabo. Nafatwe n'umwuka. Ngenda shaka ko abantu bafatwa n'umwuka wera, kuko abantu batarimo gufatwa n'umwuka wera ntibibabujije kuvuga, ariko barabwira abandi batibwira. Nuvana ibishimwa mu bigawa rero uzaba nk'akanwa kanjye. Dufite ibibazo rero, abantu baraza nyine bakigisha gutyo, ariko bamureba ugasanga umwuka ntiyamufashe. Rega burya uretse gukabya umuntu wese ababazi, urebera mu mwuka ukamenya ko abeshya. Nase umuntu niba avuze ibintu nkaha yarangiza yagera hari akabyica, bose niba muza ko turicecekera twese, kuko hari umunsi ngese ngo azavuga ngo sinkuzi, sinigeze nkubona, sinanakumenye. Wirorera kwihana ngo nuko barunaka bakuzi. Ihane kubgawe, si ngombwa kubavuga. Tugira abantu bihana nabi, akajya kurondogora ngo n'abamusambanye urabashaka hiki, wabihoreye ku gihe cyabo kizagera. Ariko wowe rata numara gufatwa n'umwuka uzihana. Ni urukozi w'Imana ni utari nawe, ariko fatwa no muri iyi minsi ngende umbira ijambo ry'inkuzemo nkirivuga ko abantu bakwiye gufatwa n'umwuka wera, kuko mu mubiri wo ni ubusabusa. Nibagaruka abariyo bagarukira, nibavana ibishimwa mu bigawa bazaba nk'akanwa k'Imana, kandi ngo bazabagarukira bazatugarukira ntituzabagarukira. Rino jambo niko rivuze. Nukuvuga ngo niba hari n'umuntu waba yaragukoresheje icyaha rata, azakugarukira kubera imbuto. Nakoze ko buri umuntu ashobora kugenda yicecekeye akajya yera imbuto abantu bagakizwa atanasakuje. Bazakugarukira. Abantu bose baguhemukiye, bagusambanyije, bagize bate, nibabona wakijwe neza ukajya mu murongo bazakugarukira. Impamvu abantu badakizwa wenda nko mu rugo ahantu, nuko umuntu akizwa agahita bireka. Iyo ukomeje zabaho ubuhamya bw'ukuntu nakijirwa, imiryango ikanca, none bose bakaba ari abarokore bose guhera kuri mama ku mbuto. Mama yari yaranzengereje, yakundaga kuraguza cyane, ariko n'umurokore. Zaguhubwo buhamya ejo nibwo natanze kuri hariya ku mucyo. Iyo ukijijwe niyo waba ufite umugabo w'urutare. Nagize umugabo wanga iby'Imana bimwe bitabaho, ariko ndihangana. Nubwo yapfuye adakijijwe, ariko narihanganye. Haleluya. Mana nihabwa icyubahiro. Kandi ndashaka kukubwira ngo muri uko kwihangana bituma umusaza neza. Kuno kwihangana bituma umusaza neza. Bagarukire rero, bagarukira Imana. Niba yaranagusambanyije aramaze nage niyanga kwihana, ratikirizwa yifatirwe n'umwuka, niyanga gukizwa mureke. Icyo dushaka umuntu ubu tugeze mu gihe cyo gukiza amagara yawe gusa akaba ari yagukiza. Dusome irindi jambo ry'Imana. Dushaka ko tunasozereza nkavugaho ubuhamya bukeya. Yesaya igice cya 54 umurongo wa 14. Titire y'ijambo riravuga ngo Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucurwa. Wumvishe? Ngiye ubutumwa mfite ntabwo ari ubwo abanyamahanga batigeze bakizwa, n'abantu baducitse bacika Imana. Ariko Imana kuko ari inyembabazi, iyi titire iravuga ngo Imana ibagarura. Imana niba yaragaruye Abisiraheli, yabura kugarura twebwera twitwaga abanyamahanga tukaba twarahindutse Abisiraheli. Ubuse yabura kutugarura. 14 haravuga rero Yesaya 54 umurongo wa 14 ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Abantu banyumva nibakira ijambo ry'Imana. Abo ni abantu bari baragiye b'Abisiraheli bareka Imana, ariko Imana igambirira kuri titire ngo izabazana. Haleluya. Izabagarura. Nibwo yavuze ati nunagaruka rero, haleluya, uzahita ukomera.
nubwo abantu bakubonye wihebye abantu bakavuga ko bakubonye uri indaya hose abantu bakagira gute nubwo bakubonye uri umujura wikoreye ibitoki wabyibye nubwo bakubonye uri umurozi nushaka kubaroza abantu 1000 nubwo bakubonye wa mu kabari ugenda wambaye ubusa ariko uzakomezwa no gukiranuka. Haleluya. Numara gukomezwa no gukiranuka rero agahato kazana kuba kuri. Hari abantu ngo agahato kabaye kure cyane. Haleluya. Numara gukomeza iri jambo narivuze mu kwa mbere ndimo iki cyigisho nagihawe. Abantu bose baza Imana yambwiti bambwiriye ngo rero nta mugore uzagukomeza uzakomezwa no gukiranuka kwawe. Shobora kwiringira umugore akagusiba. Shobora umugore yatonganye n'umugabo hari iwacu ngiyo abantu bagiye kubakiza naratangaye cyane. Umugabo yashatse umugore urumva n'abagabo banyumve di noneho ashatse umugore numvishe inkuru zabo zuko uwo umugabo yafunzwe. Noneho umugore we umukobwa ukuze akajya mugemurira akagira ate ibintu nk'ibyo byose akabikora baba we mbese gutya mugirira neza. Wa musore afunguwe aravuga ati giye ntaguhembye kugushaka nabari bibi wangiriye neza nta muryango wabanye ngenza guhemba kugushaka. Amaze bakora ubukwe ni umukobwa wari afite imyaka 40 n'ingahe 50 bamaze gukora ubukwe kwa heri no kubyara. Urumva barabanyere kanagiye kumuhemba abagabo ni banyumve rero nabo cyangwa nawe unyumve wa musore we gaburiya ayiwe niba mutarashaka sinabizi uriya nitujya twigisha ku maradiyo yanyu ntuzashake kubisunikira abandi buzabishyira ibikubanze niyo mpamvu umunyamakuru udakizwa huye n'ibibazo umunyamakuru udakizwa huye n'ibibazo ndakurahira kuko nibibanza ingwiki none wabwirwa n'iki kuva ukiva mu ndanyo ko utari waranze gukizwa kandi nta n'uwana kubona mu rusengero yadusekere nta n'uwakubona no mu rusengero. Anisomere kutuzi abantu babinziho ko ngiye mvuga nsomaho kubera uburyo bwo gusaza nisomera kujya mu muhogo hamere neza barabizi narabibasabye ko no mu nsengero babinziho amazi n'ingenzi umva mbatekereza ukuntu byaba mwebwe ushobora kuba warabayeho ukiga ukagira ute ukiga itangazamakuru uri umusitari ukamenyekana kwambara poketi kwiyogosha insajya tuntu twose ukadukora iherena kugutwipa abasore murabikora kwikora utuntu twose kandi ukora uti ngiye ntaho nzahurira na Yesu. Ubundi abasore basigaye bavanga ibintu by'abakecuru bene twebwe abo ntibibareba nzahurira na Yesu rakaraka uwo Yesu wabasutse uzahurira cyo kora ngenzwe mfa kuba narizi itangazamakuru wumvishije Yesu akajya kuri ati mbese ntaho tuzahurira nta kibazo rwose ati subuko ntajya no mu nsengero zabo batamutwe arumva nahuriraye nabyo mwahurira mu nzira uti waba ntunabimbwire sinaza ni wawe kubera umugambi. Haleluya w'Imana igufiteho maze kavuga iti werese shanza gusingira iri tangazamakuru ryawe uzakubitana n'abarokuri ubihamagare kandi ubatege amatwi noze nkamubatse ubu bintu ndimo kuvuga nubwo wapfutse umunwa wapfutse amatwi none araba kandi Imana ikabiti nzagukurura uzubishakamo agafaranga ariko bihite bikwinjiramo jabone abanyamakuru uzajya mwumva n'ibyo abantu umuntu yagiye guhanura niba ari kuri TV1 niba ari kuki handi habaho umunyamakuru umusore nkunda cyane uba wifitiye za menshi hano n'utundi tuntu ubwo sinzi uko bamwita ageze yafatwa n'umwuka avuga mu ndimi umugore witwa niba ari mukaribiya niba ari mukande abavuze mu ndimi rero umunyamakuru arumviriye avuze mu ndimi warahanuje yarahanuye uwo mugore pe abahanuye no umunyamakuru kwa kundi mubaza rero dore ko mubaza nakari mu ndaheka aramoye none ko nubishije uvuga urwo ruri muvuze reka numve uvuga ngo korodobata kodobrata nabiramunanira ntarwumvishe umukecuru amusobanura urwo rurimi avuga ati buriya nabanje kuriya ikinyarwanda nasubiragamo ni ziriya ndimi ubwo se ntiyabyumvishe
ndakubwiza ukuri ahubwo mufite amahirwe nimudakizwa ntacyo muzabwira Imana kubona nkaza nkakubwiriza ubutumwa twirwa twicaye gutya nta mafaranga ndi buguce abyumvishije nta kindi kandi ubwo wenda ntuzabona umwanya wo kujya mu rusengero ariko ukabona umwanya nguko kizabashyikira ishije rero umugabo abanyamakuru bose nibabyumva nyine nuko nimushaka kubyohereza ngo byumvwe n'abandi ubundi uwo uzabisunikira abandi babyumve ntuzabona n'umwanya wo kujyaho ariko uyu mwanya tumaranya ugiye umenye ko gusambana ari icyaha ugiye umenye ko kwiba ari icyaha ugiye umenye ko kwica ari icyaha ugiye umenye ko icyaha cy'uburozi ari icyaha ntubivanye hasi wowe ubu uzagenda ubwira Imana ngo cyakora ngiye bajyaga mu nsengero Mana ngo ntabwo nigeraga njya Imana itari kose kutagiyeyo nta mukecuru nakohereje mukiriga mwicaye iminwa yataratse bikubwira hari umunsi umwe abantu bose bagiye kuzabazwa ibyasohoye mu matwi yawe ahubwo namwe niba mudakijijwe nimushyiremo akabaraga kuko mwabonye umwanya wo kubyumva uhagije wabyumvishe noneho wa mugabo niwe naringezeho turaturanye noneho umugabo arangije ngo bakubise umwaka umugore ntabyaye ibiri gira ngo yitegereje abona aranacuza aravuga ati none se koko nzihangana ntabyayira nzabigirane koko kandi unihanganiye kumugemurira ubu mwabasore mwe muzirinde gushaka umugore ukururiwe n'ibintu aguhaye udakuruwe n'urukundo we niba ushaka gushaka umukobwa ubu dufite ikibazo cy'abasore nkamwe arahurudurwa nuko umukobwa yize kaminuza akavuga ati nge ntashaka uriya mukobwa wize kandi nyamara yize ubwenge bw'isi ubwo kubaha umugabo nta buhari ni nabonye nkunda kubwira abantu b'abasore ngo we kurambagiza umugeni ntuzakurikira ubukire uzasengera umugore ukizwa aho gusengera umugore ukize kuko Bibiliya iravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka ese wowe usengeye umuntu wa kaminuza koko aje yaraminuje ku isi ariko ibintu byo mu rugo ntabiminuje biragenda rurasenyuka arasenyuka rero umugenda mubaririza ibize gute barabafite amanota meza ngo abakomuhitamo iwanyu se barana barihiriye nibura hari nakantu bamuhagasa ajya kwiga nawe ko ari n'umwana kugatoranya utyo wewe niba mushaka kubaka ingo nziza zidakora amadevruse ya buri munsi banza urambagiza umugenuzi ubanza umwigeho utaranabimubwira ntuzahita ubwira umukobwa ngo ngenda gukunza umubonye uwo mwanya mukunda ataramenya ko namukunda uzamugeza igihe umenye ko ari umugeni uzaburuko nawundi ngo zirahiye kandi ikindi wikururwa n'ibintu akuhaye kururwa n'urukundo wamwishyizemo nyuma nanakuna ruzavuga ati ko disinaye nakwikundiye ati nta kibazo nubwo nani yari ku mutima wanje wari wakugiyeho umugabo yakurujwe nuko umukore amugemuriye muri gereza amushatse ari umusore rero umugore kobwa ari umukecuru ubukwe burabaye barasezeranye mu itorero bose ari abakirisitu igihe ngo kigere rero izo nkuru nazumvishejo ugiye nanazumbishe kera n'umunsi w'ejo igihe ngo kigere umugabo ararebye asanze ntibazabyarana aranyarutsa kubisa umukobwa inda amaze gutera umukobwa inda araje abwira umugore ati rero ngiye nabyaye uragomba kunderera undi aravuga ati ariko se koko mu by'ukuri ejo bundi urashatse none ubuzima mugiye kunderera ndakurira wabyaranye n'indaya koko tunaturanye kuki utihanganye urumva nge ko nihanga wenda tuvuge urugero uko yamubira ko nihanganiye kukugemurira muri gereza izuba rikanyica inkikorera inkoni cyucye ku mutwe nkugemurira ukanava yugoyita ushaka kuki utakwihangana iki gituma abantu bananiwe kwiga ese nukubera iki abagabo bakenera ko abagore bihangana abagabo ntibihangana ijuru tuzajyamo twese sirimwe mwabagabo muri bukunyumva ni iki gituma bashaka ko mwijuru nitugerayo nta muntu uzaba ari umugabo nta nuzaba ari umugore aya matitire yose azarangirira inaha kuki bagabo bashaka ko abagore bihangana kandi abagabo ntibihangana hari umugabo hari abantu njya mbwira bamfaka imyaka 26 ngo ngeje igihe ntarasambana ngo nukuri umugore ngo nta mugabo wabibasha nawe mbwiza ukuri niba hariho utabibasha nge nkaba narabibashije ijuru tuzaribanamo duti ijuru ntibarwana nyine ubundi twazagera tukajya tubatimbagura imigeri kubera ko twihanganye ariko mu ijuru ntibarwana abantu hose nta mugore nta mugabo umugabo rero noneho inkuru nyihutije vuba nasoze noneho umugabo aragiye ateye umukobwa inda arongera amuteye inda arangije aravuga ati ngiye no kumukodeshereza ahantu araje amukodesheje ahantu akazu aho ni hafi iwacu ari ahondi arangije ubabyaranye gatatu ejo umukobwa aramwitegereza umugabo agize wenda urugero bagereranyaga ni nka 45
umukobwa afite nka 26 umva icyo kinyuranye nka 26 kandi buryo iyo musiganye mu myaka ukukura ni kusaza wabyiruka abagabo babyumve nta mahugurwa y'abagabo nazanye ari kwerekana ko nkavugira no kuvuga ngo ushatse umukobwa afite 22 ufite 30 ubwo se azagira 30 ufite ingahe kandi 30 ko ariho abatangiye kugirwa burya mwebwe muranabizi mwize hari igihe abantu bagiramo bakagaruka hari babyitandera nguko urumva none ugize 50 wabyumvishije ugize za 50 agize 30 mama we ararebwa n'abamukeneye icyo gihe waba utangiye guta watangiye guta agaciro ubwo wabyumvishije ni ukuvuga rero ngo utangiye guta agaciro gutyo umukobwa areba ahandi kubera ko uwo mugabo ari n'umurokore yashatse uwo mugore ajya gusambanya undi ubwo burokore buracyahari none babanye gipagani rero ejoro y'intambara zirabaye umukobwa ngo baramutorotse amusigiye batatagiye i Kigali ngo yagezeyo agaruka yambaye kabana ababyeyi baturanye batari ko umubyeyi nkawe ko kuzanye kabana kubera iki ngo murabona itambereye wakajya babwira we duturanye urugo ku rugo none imanza niho bagiye bazigiyemo zabo ose ntabwo mberewe murabona nta bita akakabana umubyeyi aragenda ati wambare kuvuye hano uri umubyeyi mwiza wagiye ati ngarutse nabonye abandi iri joro ejoro ryejo baraye mu ntambara bahamagara abaturanyi maze ngo umugore ababinyiganiye ngo umugore akajya abwira umugabo nkumva mani arabwira umusaza umva mani igihe nagutayeho kirahagije mani ni inzu urimo si yawe yataye inzu y'umugore we ngo ntabyara turakode ngo akajya mucinya aca imbere y'uwo bakiza umva mani urandeba isura yanjye wayangije bihagije igihe kirageze ngo isubirane mani igihe kandi koko yarayangije mugabo w'imyaka 50 gufata umwana w'imyaka 26 ni kibazo akaba mubyaje gatatu byumva ibyo bintu urumva agahinda umukobwa afite kugerana n'umusaza aramwombokeye buhora aragiye muteye inda aramukurubanya aramuzanye nta namubakiye ngo avuge ati nicaye mu nzu y'umugabo wanjye barakodesha umva rero ikiyago yagize yasuye ku mugore mukuru yamwanze abantu barimo baravuga bati se uyu mugore mukuru yagize imbabazi bati oya izo nagize nikoreye inkoni icyuke njyagereza yemwe mwabagabo imbabazi umugore wawe yagize umusigana ibintu atunze ukajya kubishaka handi banyumve neza yarazigize na Yesu hari ubwo agira imbabazi yagira akakureka ngiye Imana yigeze imbwira iti mbwira abantu bakizwe nibanga nzabamaraho imbabazi iti kandi iyo nkumazaho imbabazi ugenda mu bandi bababariwe wowe nta mbabazi ugira ukaririmba utari wo kubabarirwa ukasenga utari wo kubabarirwa ukavuga ubutumwa utari wo kubabarirwa kuko ntiwigeze ushaka imbabazi zagushizeho hari abantu batagira bashizweho n'imbabazi cyakora bakabijyamo bakenjira mu rusengero imbabazi zarashize umva mugabo nyumva uriya mugabo cyo yagombaga gukora yashatse umukobwa ashaje amurora amuciye ko yamugemuriye ko cyatihanganiye ko atabyara ntikiwe ijuru azaje buriya hari ukuntu Imana iginyaruka ikakuvutura uruntu naho zambwira abantu mu gitondo nturiya mugabo disi buriya Imana imuvutuye uruntu yasubiyeho umugore yanze abandi bakamugaya ngo uwo mugore ngo kuki atagira imbabazi zashiriye muri gereza sha amwirukanka inyuma ahahiriza hari umukobwa ushaje zashize umunsi bahagararaga kuri aritari akavuga ngo tubyaye tutabyaye iri jambo abagabo bose bazumva iki cyigisho bazaryumve ntibazagira ngo ntibavugira mu matwi y'Imana ihoraho tubyaye turi bazima turwaye tubyaye tutabyaye naho zashiriye rero nyine umvaga nimugoro umuntu hakeza ati umugore arimo arashaka gukundura ngo yigendeye kandi twa twana dutatara tumutera none waba ufite abana umugore akabakujugunya udafite naho bajyana hari ubwo umunezero w'abana arawugize ariko iri jambo riravuze ngo uzakomezwa no gukira ntabwo uzakomezwa n'abana wabyaye nyuma yo kwica isezerano ntuzakomezwa no kutihangana ntabwo ntuzakomezwa n'ikindi Bibiliya iravuze ngo umuntu azakomezwa no gukiranuka uzakomezwa no gukiranukira Imana itugire ntuzakomezwa n'abana bawe bari muri Amerika yewe muntu nubwo wishingikirije abana na utakishijwe heba ntuzakomezwa abagore ntibazakomezwa n'amatayi meza bagira n'uburyo basa n'ukuntu bambaye woye umuntu wese agiye gukomezwa no gukira inzu yawe ntizagukomeza imodoka ngere ku buhamya nsoza
icyongereza n'igifaransa ejo bundi bacicaranye mu nzu twicaranye mu nzu muri korona urabona iri jambo umuntu atarijya akwiye kugenderaho kirakamye rero ngiye kubona mbona korona iraje rero riri biba birahindagatanye twe tukagira ngo biroroshye n'ibintu biri burangire vuba Imana itinda bikazanyije cyongereza ku mashuri bati hwa ibintu byose cyakora nabonye abantu basigaranye akantu gatuma bapfa kurambura amaguru n'abaganga n'abapolisi ariko n'abanyamakuru nabo muri ncengeze pe mukahagenda abantu bose mbona we ibintu byose birarangiye mbona nicaranye n'abanyamashuri turicaye twese tubaye dutyo ariko nyaguhora ku ngoma uzakomezwa no gukiranuka abanagiraga rero uvuga butumwa urumva riba rirahagaze babifunze rero mfite 1,000 cy'amafaranga ku mufuka ntunze abantu 8 mfite 1,000 ku mufuka ntunze abantu 8 cyakora nejeje utubori duki wumvishije ariko nkaba narifite utundi tuntu nicuruzaga babaranako baradufunze basigaje batabanyamyaka abatabi biryo bifite umumaro batiye abaryi abantu bacuruza ibiryo n'abahinzi nibo twemereye turicaye cyakora nkajya njya mu murima wanjye urahinga ibiri bwe ari uwo mwanya ubiriye koroniti ndaje rero wumva ukuntu abantu bazakomezwa no gukiranuka ndicaye rero nari maze iminsi hari hashize nk'iminsi 3 Imana imbwiye iti wowe ugiye gutungwa na manu ese manu ko yatungaga Abisiraheli akaba ari wowe kandi manu kwitarara Imana imbwiriye iki manu mfite amaboko mfite amaguru we Imana iraho nimbwiriye iki manu Imana yangu iti nyamara ngiye kuguha manu sifite 1,000 cyanjye ibintu Imana yankoreye n'ibitangana kandi sije gusa umva nubwo nari mfite 1,000 kuva navuka nabaho sindarya neza nko muri korona kuva mbayeho sindarya ibiryo byiza nk'ibyo nariye muri korona kubera iki rya jambo Imana yavuze kandi sijye nyine abo duhuye bose b'abakirisitu n'abandi baravuga bati cyokora n'umuntu w'umupagani utarigeza akizwa wabonye korona ije akavuga ati yo mana turakugarukiye nawe yabayeho neza ariko harimo abibyi kandi ibyo ni Imana yawe harimo abibyi hari abandi nyine bagarukiye Imana nk'uko ijambo rivuze ati nimungarukira barye nimugaruka barye mugarukira hari Imana yigeze kumbwira iti ubu mfite abantu banjye batarakizwa neza ariko batarwanya agakiza icyo uracyumvishe mfite abantu banjye batarakizwa ariko batarwanya abakizwa uwo muntu yari atarakizwa ariko akaba yemera iby'Imana bishirwa Imana imufasha Imana ibasha no kumugirira neza igihe kitaragira cyo gukizwa ikamuha imibereho y'umubiri kuko izi ko yorohera abakizwa haleluya turicaye mu rugo rero gukomezwa no gukiranuka rero biraje nari maze iminsi mbyigishije Butare mu Itaba nari maze iminsi mbyigishije Rwamagana ndabaya nirya jambo gisiringezeho n'ubu rero bana banje tugiye gukomezwa no gukiranuka si 1,000 twirinda kugira ubwoba sinagize ubwoba nambo ndaceceka pe nta hamwe narinzi umuntu narinzi uba muri Canada w'inshuti yanjye bamwandikiye message hega byacitse ntibyayoberanye ati usugomboga byacitse disi nakoherereza iki ati ko byatangiye no ku mabanki tutagerayo kandi ko nta n'amafaranga twari dufite ku matelefone niyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo umwana wawe uri muri Amerika si uzagukomeza umugabo wawe wagiyeyo abantu benshi bazi kuvuga ngo ubu tutashaka kujya hanze ngo tutabaye hanze ariko ubundi hanze hazabiki imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya kanabikora wikwiringira hanze komezwa no gukiranuka kuri mu nzu twakomejwe no gukiranuka kimwe n'abandi bafite ubu buhamya bazababwira n'abatabashije kubivuga twicara mu nzu ngiye kumva numva umuntu utarantekerezaga kuri telefone 30 ntarinzi ngibyo byo natangiriyeho ntarinzi nabo narasimbutse ndabona 30 ndaguramo ibigori burya hari ukuntu muri korona n'abantu batunzwe n'ibigori nkubwira ibanga ryabyo n'abandi babyumve ibigori ni ikiryo ugishishamo igikoma twize no gukoramo umuceri tukaryamo n'akawunga tukaryamo n'impunguri
ibyo byose tukabisha igikoma cyabyo ikigori none nta bindi bintu nzahinga we nzajya mpinga ibigori ndavuga nti rero uruhanirukanye ngura ikigori nguze ibigori nshyize aho ngaho kandi tunezero mu by'ukuri umunezero nagize muri korona sinabona uko nabatekerereza sinabona uko ndicaye rero ibigori ntibijaho buriya nukizwa shawe Imana izagutungiraho abandi baburiye izaguheraho abandi baburiye izagukirizaho abandi baguye ndicaye ntako ndizi ibya 30 ngo birarangira abantu 8 naho umukwe wanje akaba yaguze ibishyimbo umufuka w'ibishyimbo umufuka w'ibigori umufuka ngire niba ari imifuka ingahe byo kuvuga ati nanjye nzicururiza abishyizaho ngo korona itangire atari ku bundi umukecuru uhari icyo afitera igice cy'umufuka y'ibishyimbo ikibigori kwa Janine muri korona urimo urabyumva ukuntu umuntu azakomezwa no gukiranuka kandi kuri sinajya gusaba umukwe atantekerejeho sinamusaba numva byaba biteye isoni mba ndariye ngo ndashaka kubwira abanyumva korona ntirarangira ituzi n'igihe izarangira nibakomezwa no gukiranuka bakiranukira Imana izarema haleluya saturemera ibintu iri jambo barigenderaho Yesaya igice cya 54 umurongo wa 14 ngo uzakomezwa no gukiranuka mandariye undi nabasinze aho abanye 10 bakajya banyoherereza gutyo hari n'uwoherezaga 2 hari n'uwa 3 gutyo nuko pe abana b'abasore kandi iki byoze wembe mukecuru gutyo ngo rebaho disi nkohereje agasukari ndabashimiye abantu bose bantunze muri korona abantu 8 nta kibazo wigeze ugira kimwe abantu 8 kandi bibisore barya ntugiye ni twana dupfa gutapfura oya cyahehe rekara wumve ubu rero abana bacu muni mushaka mukanabyara cyangwa mugirira abagore mujye musengera n'abana nadakizwa uzajya umusengera nakizwa umusengere imibereho nari narabwiye Imana n'Imana ubu se ko bibaye gutya umwana wanjye umwe ari Rusizi undi mwana ari Kigali abandi baraha ubu se ndabigirane biragenda gute nabari Kigali ba mukuru wanjye ubu tuzabaho bati ni rero man yari maze iminsi ngiye ngo ngiye kuguheka nguhekere haleluya iti nzaguheka kandi nguhekere ndebye ni gaho mpeko nampekerere mfite umuhungu hano munsi ya rebero akaba n'umumotari ntuzi ko moto zahise zihagarara ziba zirahagaze rero isemana afite umugore utwite ari hafi kubyana ndashaka kubwira ibitangaza by'Imana nukomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kuri hey umuhungu ati byakaze rero ntari buvino ngo aze mu Bugesera imihanda bayivuga reka byarangiye ari kuzimana baba we moto yakoreshaga niba ngo barayishyize muri company iyo company ngo bayihindura ngo iyo moto ngo izagitwara imitwaro Imana irebye isanga itari ko umwana wa Janine wayikoreye kuva kera umuhungu akaba nawe yarayinejeje arinda kwirirwa yirukanka sinzi ukuntu babigenjeje maze ngo akajya akorera iwe mu nzu kukorana buhanga naryo ni ryiza agakorera iwe mu nzu kwikorana buhanga atuma abantu mushyira abantu ibi ya company yose isa nkaho ibayiye ni ukuri kose mu nzu iwe korera kwikorana abamotari bashobewe dore ugiye kuri iyi company ufata iyi moto ugeze kandi uko bamuhemba nawe niko yinjiza yicariye mu rugo reka nanjye nsunikira 10 nsunikira 20 uzakomezwa no gukira haleluya ubu nujujwe umwuka wera n'ukuntu abantu bigeze kujya bangira inama ngo ni ntabana ndatako Janine umuntu waka ifite imyaka 30 ufite aba bana uko kurabona ugasanga uzabatunga washatse umugabo nakwibuka abana banje amarira kazenga sinzitera abantu bo hano barabuze yende by'ukuntu babantunze banumva byo nzabivuga ikindi gihe igihe kirageze umukazana wanjye yagiye kubyara nta mwenda barawugura he myenda y'umwana ari ntayihari Hanyamagese bana telefone abantu kimisagara ni nani utwenda dushaje mwaba mwarasigaranye mukazana ko agiye kubyara afite aho guri imyenda batekada woje wese baterekada hasigaye iminsi 3 ngo abyare bakinguye amaduka imyenda n'ibindi haragiye arahashye ubu ndi kuri iri jambo mwana wabo yambaye nk'umuzungu kazi wo muri Amerika
zakomezwa no gukiranuka. Umva ikindi nshaka kubwira ababyeyi basengera abana babo. Urumva umukwe wanjye akora muri hoteli Rusizi hariya, aragiye korona igitangira bati hoteli ibyo urabizi nawe ibyo kirazira kikazirizwa gufungura. Birukanye abantu 90 basigayemo ari 7 nawe arimo. Rimurumva 90 sigaramo ari 7. Arakoze umukobwa nyama telefone atarakora, umukobwa wanjye akansunikira message ati nyabusa ndacyarimo, nagiye mubwira nubwo nawugira ngo niwo nti namasengesho yanjye gusa. Uziko muri corona hari abantu baretse gusengera mu mazu yabo n'imiryango yabo, ahubwo bagatarara ubanyoye inzoga. Ngenge mvuga abakiritu bacu baguye, insengero nizifungurwa bazafatwa bati bazatunguka. Ubu bari bazi ko birangiye koko akako karakayunguruzo ko kubayungurura nakayunguruzo niko kundi. Mukiritu wacu yerutse kwerekwa, yerekwa abantu twese twagiye ku murenge gufata ibiryo, twikorera igifuka cy'ibigori cy'ibishyimbo gutyo. Tugeze mu nzira tukibyikoreye aho nabibaye imiba y'imbingo, abanye bibaye imiba y'imbingo ngo zitonoye neza nk'izakora plafo. Arangije yumvirwa ati si ibi bintu ko bibaye imbingo, ngo nimugende mwibohera urutaro cyangwa intara bamwe bayita intara abandi n'urutaro. Iti mugende mwibohera urutaro cyangwa se byitwa intara. Iti kandi umuntu wese yibohera intara kwirwaho, utayisaguka nahita gusaguka maze uyicareho. Urumviye ngo Imana iramubwira ngo ngiye kugosoza abantu ibibarimo. Yo iti nge abantu bibarimo nibyo bigiye kubagosora. Siko twagiraga abantu mu itorero, abaririmbyi, abanyamasengesho bagira bagosorwe, bahise bagosorwa uyu mwanya. Mu mezi 3 yonyine. Mu mezi 3 yonyine banyoye inzoga. Abakiritu wacu babagore bambaye amapantaro bitajyaga bibaho mu itorero ryacu. Baradefirije. Maherena baranigirije. Iminwa yo ntibakisiga kuko ntibabone tubo bayereka. Nagiye barakomanuza ubwenge. Bana yacu no abacuruzi heniruze ejuruje beze ewe babicururize ndeze use wabikiramo ufite agapfukamunwa. Abantu b'abagore n'abakobwa ko dukunda gukora ibintu ngo abantu baturore barabyereka ndeze. Reka iduka ryabyo ryarahombe. Darasetse ndatebagara. Ari n'ibindi corona yadukoreye cyane. Kandi dufite abana batuzengereje mu mayira. Abahungu murarushye ngere no kubakobwa, ugasanga agakobwa kiboshye ku muhungu. Sinzi ukuntu nabyitwa kakiragamo ko nigi bazongera bibohanye. Ukabona yamugiye modo umuhungu aragenda yemye umukobwa bazongere umwibohe corona bakunkubitira kurasekeje ngepe bajya bihisha ariko kumanywa bataduteje kugira ngo turebe bidafite umumaro. Haleluya. Uzakomezwa no gukiranuka, umuntu wese abyumve nicyo kigiye gukomeza abantu gusa. Gihe kiragera rero nyine ubwo ngubwo umukwe wanjye nawe arakoze, bwana wanjye barariye esho bundi Rusizi bati ba noneho birarangiye akato karabaye ndabasema ko abana banjye batungwaga n'ibyo noneho ndabigenzana. Uzuko byagenze ntisi 7 bari basigaye kuri hoteli, birukanye 5 hasigara 2. Umukwe wanjye arimo barimo yibereyemo, yaragiye ananiberamo. Sigaba muri hoteli. Ego mana muri hoteli. Ayo aba muri hoteli, arya muri hoteli. Ubwo urumva ntabwo hoteli yamuha ibyo kurya adasaguriye umugore we n'umwana we. Kirazira kikaziririza. Baraho nyine nkajya mbwira umukobwa wanjye nti ntugasohoke pfuka, ntukagenda udapfutse. Ntidore Imana aho yabarindiye ejo utazandura. Ati ndapfutse ma. Byose bivuye aya magambo yakurikije ngo agahato kazakuba kure koko tukataza ntuzatinya n'ibiteye ubwoba, kandi ngo urubyaro rwawe ruzigishwa n'Uwiteka kandi ruzagira umugisha. Haleluya. Nsubirera ku kantu gato nanasoze, ndashaka gusoza mvuga kwa kundi subire muri titire y'ubutumwa nahawe ivuga ngo uyu mwaka 2020 ni umwaka w'umugisha n'ibyishimo n'umunezero no kugubwa neza kubangumyemo neza, kandi ni umwaka w'umuvumo n'ibyago n'agahinda n'umubabaro no gusuhuza umutima kubamvuyemo bari banzi.
utwo tubiri abavuye mu mana bayizi n'abayigumyemo neza. Abavuye mu mana bari bayizi tunabafite benshi cyane, ubararira mu myotsi. Nabigiriye neza ntabwo ibagiriye neza kuko bayigiriye neza. Hari ijambo ryanditswe ngo abantu bakomeje gukomera mu gihugu ariko si ukuri kubakomeje, bakomejwe n'ikinyoma, bakomejwe n'ibibeshyo, bakomejwe n'ubwanzi ngo ariko si ukuri kubakomeje. Ariko ijambo riravuze ngo uzakomezwa no gukiranuka. Abari muri Canada se ngira umwana wa mukuru wanjye uba ahantu ngo ni mu Burayi wenda simbizi. Ugiye mu Burayi hirya iyo ngiyo California. Yego ni muri Amerika. Nuko mwe muba munabizi. Ubu se this way hari icyo yanyoherereje atese nerega abantu muri iki gihe n'upimye ngo arakohereza ikintu abahaswe n'uhoraho kuko nawe yifitiye umutima uhagaze nta mbese. Kiragera rero ejo bundi nyine tugize Imana badufunguriye agasoko utuntu ni nanjye nicuruza ndagiye nturoshyemo nuko mbese nsenze Imana gutyo. Gusa sindiho uzakomezwa no gukiranuka. Umashoshe abantu ndashaka gusoza mbabwira ngo nimugaruka mugarukira Imana, nibavana ibishimwa mu bigawe, nibavanemo amatiku, inzangana amashyari y'amoko, amarozi, nta bantu bavuga ibiza. Kandi kibabaje nk'ibi ntabwo mbibwira ngewe abantu bo batari abakirisitu, ndabwira abakirisitu. Nta mukirisitu ukwiye kuba umunyamoko. Abakirisitu ajye mu buhutu n'ubutwa n'ubututsi, arabona ko biriya byafashe sura kibyagiriye neza umuntu iki. Ntabwo ari byadukwijije. Shobuni giye narimo mvuga cyane ariko Imana burgize ubwenge. Imana ishobora kwizanira ibintu bitarimo amasasu kandi bigakora icyo byakagombye gukora. Ubu Imana yaramamaye rwose nta muntu utayizi. Icyatumye abantu banayimenya nukuntu ibarinze. Kavuga atari ko Imana uriya rero Imana hari gukora ibintu ngo ivugwe. Wabyumvishije nta bintu na bimwe bibaho ngo bibere Imana kuko yihombeje. Nta mukirisitu ukwiye kujya mu moko. Ejo bonere mu bana ariko Mana nibi bintu wari waganirira undi ngo bahutu ngo batwa ngo abatutsi ngo reka da ntabwo umuntu wese arayiwe Imana itwari dukize corona disease, Imana itwari wumve n'ukuntu ari n'Imana. Kuki nta muntu uravuga ngo Amerika nidukize corona we turapfuye, ayiwe Burayi nibuze budukize corona, muri Aziya na Australia abasirikare bakomeye we nibudukize. Ahubwo umuntu wese nganiriye nabo duturanye n'umunywi w'inzoga n'umusa abavuga ati ariko barokore mwatubwiriye Imana ikadukiza corona koko urumva itazwi. Buri uzi ko iyo bamaze kubivuga gutyo ihita yidunda kweri koko nibura baramenye kandi zayidukiza ndabizi. Gusa yaturekera uko nguko ntabwo yaturekera uko nguko. Mana nihabwe icyubahiro. Abantu bose rero bamenye ko bashake gukizwa no gukirana. Werega umuntu ashobora kuvuga atari ko subiba mukecuru ko atubwira ngo nidukizwe. Umuntu yigeze ambwira ngo ubusa ba Satani baba bandi. Ubusa twishimira ko Satani harabo yatwarara. Twebwe dushinzwe no kubabwira bakemera cyangwa bakarorera. Ariko ntago navuga ngo bamwe ni mukizwe abandi murore Satani zagira bibona. Oya twebwe icyo dushaka nuko ifata ubusa kuko nta cyiza yatumariye Shitani. Imana izi ubwenge cyane. Ibi bintu byo gufunga insengero n'amadini abantu benshi babivuzeho nanjye mbisubireho. Twaruhutse mu mitwe tubona umwanya wo gusenga. Igihe kirageze zifungurwe hari ibyo Imana yagiye ituganiriza twongere tubivuge Imana itugirire neza. Kandi n'ukuri pe ntabwo ndumva wowe urabona atari igitangaza Imana iba yarakoze kubona u Rwanda rw'akadomo rungana gutya. Corona itangira bikageze igihe hapfuyemo abantu babiri gusa. Gusa urumva za ikintu Imana itakoreye abanyarwanda ni nk'igiki. Nicyo kimenyetso batabonye. Ni ikihe batabonye ko Amerika igapfa igasha amamiliyoni iyo ngiyo mu Burayi mu Bushinwa abantu mu Rwanda babiri. Igihugu kidafite aba data we ceceka se waceceka. Ubu se yasimbutse ikitigura hano mu cyaro ikagira amasantere do sante yazabasha kuvura abo bantu. Ariko Imana erega buriya nubwo bimeze gutya abanyarwanda tuzi gusenga kandi ubu turacyakomeje. Nukuri ngiye nako nkoze maze gukora ibihugu 5 bizamahanga hakaba hari ahantu hari agakiza nk'akabanyarwanda wangaye. U Rwanda rufite Imana, u Rwanda rurasenga. Umunyarwanda utazakizwa ntazabeke ko atabwirijwe.
dufitemo abapfapfana ariko benshi ni abantu baza bakabivugira. Ndashima Yesu Kristo watumye iri koranabuhanga ribaho, kuko abantu benshi bari bafite ibintu by'ukuri ntitwabonaga aho tubivugira. Reka nyine wabipfanaga mu kadugudu ukaba mu gahegero hirya iyo ukagenda ukabwira abo ngabo, ariko n'abantu bavuga ngo wenda ngo ibintu twebwe ntacyo bitumariye, ngiye bifite icyo bimariye cyane. Muri Australia baraje wenda barantelefone ate mukecuru rwose, Canada hehe hose bati ego nyagasa bahenda nimero bongere baguhamagara useceka reka nzibaye tunasoza byo banze senge kamanze senge. Mana turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana yo mu ijuru, uri Imana ikomeye, uvana ibifatika mu bidafatika, ukora imirimo n'ibitangaza. Wowe wagize cyo ukaduha ijambo, abigisha benshi bagaca mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo abanyarwanda bose bumve ubutumwa n'abanyamahanga. Tuguhaye icyubahiro, tuguhamagaye ngo uzane umwuka wera. Umwuka wera atari wowe wemeje abantu ibi bintu ntacyo byamara. Umwuka wera atari utsindagiye ibi bintu mu mitima y'abantu ntacyo byamara. Turakwinginze kugira ngo uhinyuze imitima y'abapinzi n'abavuze ko utari Imana. Uyu munsi wabone kuri Imana. Dufite benshi bagiye bavuga ko utari Imana, ngo nta Mana iriho, ngo ahubwo Imana ngo yari iya kera, ariko uri Imana ya kera n'ubu. Tuguhaye icyubahiro, Uwiteka nyaguhora ku ngoma we. Turashoje kuri iri koranabuhanga riraha, ariko ndagusabye kugira ngo umuntu wese uzabyumva amatwi azazibukire kugira ngo azakomezwe no gukiranuka. Nta handi dufite tugiye guhungira keretse gukomezwa no gukiranuka, maze ubukiranutsi bukazadutunga mu gihe abantu bose babuze uko babigenza. Turagushimiye, sengeye abanyamakuru turi kumwe, ubaho umugisha wo kukumenya, kwezwa no gukiranuka kuri wa munsi uzaza gutwara itorero ryera. Aba nabo ntibazabure mu bandi. Duhamagaye Imana n'Umwana n'Umwuka wera, mugire neza abantu bose bazumva ubu butumwa. Tubisabye mu izina rya Yesu umukiza wacu, amen. Nimero rero 0788 48 50 subiremo 0788 48 50 iyo ikorera no kuri WhatsApp. Tigo mande mu Tigo Tigo rero ni 02 02 072 8 amazina ni Uwagira Yesu Janine. Iyo ushyizeho zu simboneka muri mashini. Ushyiraho Uwagira Yesu ukagira ne ebyiri ukandika hindi ya gatatu ugashyiraho zu, iyo ushyize ugashyiraho su, iyo ushyizeho zu ntabwo mboneka. Mwiranga muniko babigenjeje ntabwo bashyizeho zu, bashyizeho su kugira ngo mbone. Agira amahoro y'Imana. Namwe kandi muhorane, reka tubashimire by'umwihariko. Shimira umuntu wateze amatwi kino kigano kuva gitangiye kugera kirangiye, ngire ngo karakanya keze kanini cyane twafashe kugira ngo namwe aho muri mubashe gusobanukirwa byinshi cyane. Dushimire muvuga butumwa Janine, ngire ngo nubwitangiye bukomeye cyane yagize. Namwe ho muri mudukurikiye muri hanze y'igihugu, muri mu Rwanda, mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kudusangiza ibitekerezo kandi mukomeze kumuhamagara kugira ngo mumusobanuze byinshi cyane mutasobanukiwe. Ni byinshi cyane abaragiye ahura nabyo mu myaka irenga 30 ari mu gakiza, ni imyaka myinshi cyane. Ngire ngo Imana ikomeze kubagirira neza kandi muzakomeza kubana natwe ku Manuro TV. Mwibuke mukore subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tujyana umunsi ku munsi. Salam shalom. Manuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.